ariko tukirenga umutaro ndabona baradutwaye ngiye kubona mbona baragiye baparitse neza mu kigo cy'izo nyeshyamba mw'iyo barriere barayikikira gutya bagenda baparika nka hari mbona ibyo byana biraje n'imbunda n'abana batoya cyane y'imyaka 10 byana by'amavuga bireshya gutya ariko bifite imbunda iziteye ubwoba icyana biraje bihagaze aho ngaho bifite n'inkende kiraza gikubita igikapu cyanjye umugeri hano ngo harimo iki nabwo nta kintu kirimo imyenda yose bahita basuka hasi bati turanatomboye nta n'imyenda tugira bafite imyenda myinshi bati none se nta myenda mugira bisobanuye imyenda si ngiyi yabonetse bati turayibonye iki gikapu ngo nisubirire inyuma mbona icyana kiraje kinkubise imbunda mu gutwi hano mbona kiri seri abana nk'ikibungi kubise umugeri mbona banandasa vuga nti se iki cyana kweri kiri seri gitoya cyangwa ubise imbunda hano mu gutwi utanceceka ubwo banyandikiye icyana cy'amafuti kinyandikira ku rupapuro ngo ni generali ngo runaka ngo abantu bishyuye ngo generali kweri utagira n'ipantaro ufu wambaye mucukopi igera aha wambaye ubusa ngo ni generali aho ngaho mu gihugu turagenda ubwo nagendaga noneho ndangisha ahantu UN iherereye nibwo butabazi nari nsigaranye abantu noneho nabwiye umumotari ahantu uri buhagarare ni kuri UN uhagarara atari kuri UN kuko nitugera muri UN turaba tubayeho birabiranye ati kuvana rero uvana ugera ibanki ko ntibinakunda bikubiye gakeya nise kubera iki n'inzira mwagaciyemo irimo inyeshyamba za Sereka kandi zo noneho Sereka we yaravuze ati Sereka biragoranye cyane ko mwazitambukamo mwitwa abanyarwanda kuko ingabo z'u Rwanda zakoze akazi gakomeye hano nizo ziyiga Sereka kuko n'umwanzi w'iki gihugu ubwo rero Sereka iramutse ibonye umunyarwanda wese hano ni urupfu. Yego reka musuze kandi mwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza cyane niba utameze neza kandi ndagukomeza nkubwira yuko isi tubamo bibaho niko bigenda uyu munsi bari byiza ejo bikaba bibi uyu munsi bari bibi ejo bikaba byiza kubera Imana mbere yuko ntangira ikiganiro ndabanza nkurangira ahantu ugomba kwambarira neza uko byagenda kose hari abantu hano Kigali baba bakeneye kumenya hano hari ibintu bikeye hano hari ibintu by'ibisirimu iteka mbarangira kwa Jiva Collection Igikondo uceyo bakwambika uceyo urebe ibintu bafite wirebere gusa uhahe cyangwa uzafata umwanzuro ugaruke nyuma. Gasana umeze neza? Tumeze neza biragenda turashima Imana. Turashimira Imana. Turashima Imana. Ni icyo yishimira? Yo gushima Imana ni byinshi ariko by'umwihariko ndashima Imana ko ndi mu gihugu cyanjye. Mu gihugu cyanjye nkaba narongeye kumva amahumbezi yo mu Rwanda nyuma y'igihe kinini byifuza simbibona. Yego. Umva rero nishimwe rikomeye cyane. Ni igihugu cyatumye utabibona n'umuntu watumye utabibona byagenze gute? Niki cyatumye utagira igihugu cyawe? Navuga ko ari amahitamo yanjye meza. Sibwo nahita meza ntago ari amahitamo meza n'amahitamo yanjye yabaye mabi. Ntekereza ko mbaye mvuye mu Rwanda nkajya ahandi byagenda neza kurushaho. Ibyo nakekaga rero nsanga naribeshye cyane ntaho bihuriye n'ukuri kuba guhari. Urumva rero n'amahitamo yanjye ahubwo yanjyanye ahantu habi. Yego. Uyu mugabo witwa Gasana asanzwe ari umuhanga mu bijyanye n'ubwubatsi umwenjeniyeri by'umwuga ntanzibaho hano muri Kigali atabasha kubaka ubwe igahagarara kandi ari nziza. Hanyuma nka kwa kundi nyine umugabo aba akubita hirya no hino kugira ngo arebe ko ubuzima bw'umuryango cyangwa se ubuzima bwe bwa kwigira hejuru bwahinduka bwaba bwiza kurushaho. Yagize atya agira igitekerezo giturutse kuri we cyangwa kundi muntu araza kubidusobanurira avana mu Rwanda ajya muri bya bihugu abantu bababwira batari amafaranga n'ukuyora mu Rwanda mwarago timuze tuze tujye kuyora amafaranga. Abafasha utuntu twe yari afite hano afasha amafaranga yashyize ku ikofi ati ndamanutse aragenda agezeyo ntibyamugendekeye neza. Ndashaka ko abasangiza experience yuko byagenze mu by'ukuri ntabwo bivuze ko buri munyarwanda wavuye hano mu Rwanda akajya kugerageza hanze byagenze nabi. Ntabwo byagenze nabi ahubwo hari abajyayo wateguye gahunda yawe nabi cyangwa se wahisemo nabi ntibigende neza
nk'uko hari n'abandi bahitamo neza bakagira umugisha, bakajya mu bihugu baboneramo umugisha ndetse bakagira n'amafaranga menshi. Gasana we ntabwo ariko byagenze, ngo bitewe n'uburyo wenda yanyuze mu nzira zitari zo cyangwa se mu maboko atariyo, na duke yakoreyeyo ntiyagarukana n'igiceri na kimwe hano mu Rwanda, n'ibyo yakoreye akiri hano mu Rwanda asanga nta na kimwe, ahera kuri zero. Ubu ngubu akomeje ubuzima hano mu Rwanda. Reka dutangire rero ukuntu byatangiye, ujya kubitekereza ugafata indege cyangwa se ugafata bisi ukagenda kugeza ugarutse. Cyagenze gute? Byatangiye ryari? Ni mu mwaka ushize, ni nko mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize, nibwo nicaye ndavugana ariko hano mu Rwanda ubundi wajya kugerageza hanze ko mbona abandi bajyayo bakaza bafite amafaranga, kuki njye ntagenda. So nkuko watangiye ubivuga, ndi umwenjeniyeri, ndubaka, n'ubundi no kugira ngo mve mu Rwanda nari ngiye mu bijyanye n'imirimo y'ubwubatsi. Hari umushuti wanjye uba ahantu hitwa muri Zambia, yarambwiye ati ahangaha abaturage bahangaha ntabwo bakunda umurimo, kandi ndakuzi neza, mbona ugira umuhate mu kazi, ugira umurava kandi uri umuhanga, ngwino dukore. ko uramutse uje ahangaha amafaranga wayabona rwose, ahubwo washaka ibyangombwa ukaza nkakwereka uburyo dukorera amafaranga. Nagize igitekerezo mbanza kumubaza ngo ese amafaranga y'aho ngaho aruta amanyarwanda? Arambwira ngo kure cyane, hano bakoresha amafaranga yitwa amakwaca, kandi ikwaca rimwe riba rihagaze amafaranga 60 y'amanyarwanda. Ndamubaza ubwo bivuze ko mfite 1000 cy'amakwaca, naba mfite 60 by'amanyarwanda. 1000 kimwe cy'amakwaca bakoresha muri Zambia. Yego. Arambwira ati cyane rwose, turumva rero wowe nk'umwenjeniyeri w'umuhanga ugeze ahangaha kubera abakozi bahari abanebwe, wabanza ukaza ugasura, wabona nyine teri wayishobora ukazahamagara abagenzi bawe b'abakozi, kuko abakozi bo ntawe uzabona. Ngize ukuri ndavuga ngo reka nshaka ibyangombwa niyoroganize inzi. Ntabwo byatinze nahise mbishyiramo imbaraga, njya kuri immigration baramfasha. Passport nayibonye mu minsi 3, ntabwo mu Rwanda ibintu byaho ni cap biba byoroshye. Minsi 3 nari nyibonye, ku munsi wa 4 mba ndagiye ngerayo. Nagiye na bisi. Wagiye na bisi? Nagiye na bisi, ntabwo nagiye n'indege kuko yambwiye inzira zose nacamo. Mfata bisi Nyabugogo ranjyana. Bisi igera Zambia? Bisi zigerayo. Ariko uburyo zigeramo ni inzira zigoranye, n'ubundi natangiye gora n'iteso nkirenga u Rwanda gakeya nkigera muri Tanzania. Ukiyambuka umupaka w'u Rwanda? Ni nkaho nari nkiri no ku mupaka. Urumva babanje kunsaba yero favor, yari yabinsobanuriye, njya kwiteza urukingo Majerwa, ndishyura ndaza, ngeze ku Rusumo ku mupaka ku ruhande rw'u Rwanda muri bodam imbere, ntago byangoye, ariko ku ruhande rwa Tanzania aho byarangoye kugira ngo banterere muri passport ko ninjiye mu gihugu cyabo. Rero ni ibihugu biba sinzi, ariko wagira ruswa cyane, nubwo usanga ku mihanda bandikamo ngo ruswa ngo nimbi, ariko bo baba bayirya cyane. Bose aho ngaho kugira ngo mpave ngende byasabye ko ntanga amafaranga. Uri muri boda wemerewe guteza muri passport? Buriya ku Rusumo hariya ubonamo hariya. Nuvuga ngo ariko ku ruhande rwa Tanzania, ku ruhande rw'u Rwanda ni biba byoroshye, barakubaza ugiye he, ngiye aha, ugiye gusura nde, ni runaka, bakagucekinga ati duhe nimero ye, bakayireba. Hari n'igihe banamuvugisha kugira ngo bamakinge sure ko utababeshya, ugiye byemewe, bakaguterera muri passport yawe nyine ko usohotse igihugu. Muri Tanzania baba bagomba kukwakira. Hariya ho rero biragorana, afata passport akajya yirambura gutya akayishyira ku ruhande, gatigeza ko agukubitiramo stamp ugaheba, akakira undi. None ari baga ku ruhande abandi, nkabona muri passport bagiye bashyiramo nk'amadolari 50, nkabona ararambuye, yayabonamo agahita yakuramo, agahita amukubitiramo stamp. Avuga se ibi bintu uko bitemewe ubwabyo bite byabo. Abantu bakambwira ati biragaragara ko ari ubwa mbere koze runo rugendo, hano ntabwo baguterera rwose, aba Tanzania barya ruswa rwose. Haza none se ubwo ndaguma gutya nyine, ati buretse urebe ko n'abandi batagucaho. Iyi modoka yaranasize nkiri aho ngaho, nkiri guhazira, nti bino bintu ndabyemerewe, bakagombye kunterera. Abonye byanze, avuga ati wa mugani
ndabona n'abandi uburyo bari gukoresha ari ubu kugira ngo baharenge bagenda muri Tanzania. Nari mfite amadolari bari baneguje ngomba, ubundi barabikubwira bakubwira ko mu nzira ugomba kuba ufite amafaranga yo kugenda utanga kugira ngo uzagereyo. Agenda mfata amadolari 20 ngaruka no kuri wa Mutanzania bishyira muri pasiporo, arayareba abona ni make, arambwira ancisha inyuma njyana mu kumba, arambwira ngo we ngo duhurire hariya, ndakata njyayo, arambwira ati amafaranga uzahita gufungaho kabyara, avuga tutanze ruswa. N'abandi barazitangaga ubireba aho ngaho ubona ari ibintu bari gukora ku mugaragaro. Bivuga ngo ntago wabarengaho mu by'ukuri. Abantu nabonaga bagirira vuba ni abashoferi kuko baba bamenyereye cyane. Abandi bose muri Tanzania barya ruswa rwose ku buryo ubona binagaragara. Ndamubwira nti nta mafaranga mfite n'ubundi bino bintu, ngiye ni service nemerewe. Iwacu mu Rwanda ibi ngiye unabikoze ubundi bakabaye bagufunga. Arambwira ati hano rero hatandukanye n'iwanyu, hano ni muri Tanzania, iby'iwanyu n'iby'iwanyu aho uragendera ku byacu. Arambwira ngo ni mu amadolari 100. Ndamubwira nti ntayo. Arandeba akubitamo asamaza sundi ngiye muri Zambia, nta nubwo ngiye kuguma mu iki gihugu cyane. Icyo ndi kubasaba ni inzira gusa yo kugira ngo ngiraho ngiye mvemo. Anterera kashe nyine ubwo ndakomeza ndagenda. Urumva bisi yari yagusize deje. Bisi narasohotse hanze sanga bisi yagiye. Ntangira guserera kubona uburyo mpava, ariko kubera mvuga igiswahili ngerageza igiswahili nubwo kitameze nk'icyabariya, nahise ni adapta ku bandi bantu. Bambonera imodoka ingeza Kahama naraharaye, mva Kahama icyo gihe ngera mfata indi ngijya Tabora mpageze mfata indi, aho kubera abantu bari bose ni ibisambo, kuko Tabora naho mpageze nafashe indi bisi nyishyuye, sanga aho najyaga sihigiye, barambwira bangeza mu nzira bansigana yitwa Sumbuwanga, barakomeza ubundi nagezeyo amafaranga asa n'ayanshizeho. Ugera Tabora, navuye Tabora ngomba kujya ahantu yitwa Mbeya, aho ni muri Tanzania. Imodoka barambeshya, bo barambwira ngo turakugezayo, nta kintu wabitayeho rwose. Tugeze mu nzira barahagarara ngaho tutarenga nahanga, nose ndagezwa n'iki aho ngiye, turiyeranja nyine ati bativamo, bankuramo ngera ahantu yitwa Sumbuwanga ntanahazi, birangora nyine, ariko Imana iramfasha ntanga amafaranga nyine nari mfite, mbona ngeze Mbeya, ariho nafatiye imodoka ingeza na Konde, ubwo ni ku mupaka wa Zambia na Tanzania. Kumva nyine mba ninjiye mu gihugu, aho ngaho naho nubundi ni ibibazo gusa. Mwokagira Imana mwe abantu batazi u Rwanda ni rwiza ruraryoshye. Ko ngiye narebaga ibintu bimbaho mu nzira nkavuga, ariko ubundi bwari ubwa mbere ugiye usohotse u Rwanda ugiye gushakira ubuzima hanze. Nibwo nari mvuye mu Rwanda icyo gihe. Ubundi deja nkigera aho Tunduma na Konde nyine, uruhande rwa Tanzania barwita Tunduma, urwa Zambia barwita na Konde. Nuvuga ngo pasiporo yanjye narayibahaye, nabo barayijugunya n'ubundi ngira ngo bansore muri Tanzania ninjire muri Zambia. Bibi bibazo, barambwira ngo ndabaha amadolari 150, nareba kuri visa nkabona ni $25, habaza yandi nayiki. Nimba utayatanze jya hariya ku ruhande. Kwinjira muri Zambia aho urumva nishyuye amadolari 150, ndayabaha bantereramo n'ukwezi kumwe, ariko nyine ngira umugisha mbona ninjiyemo, mpitambwira uwo mushuti wanjye ibyambayeho, arambwira ati hano nuko bimeze, ahubwo ufite amafaranga yo kugufasha mu nzira, kuko ushobora no kugera imbere ugahura n'abandi bakanso, babita ngo ni abakanso, nabo bakagufata. Mubaza se ubwo nubwo buzima mubayemo, ngo nubwo ngubwo. Ariko nyine narahageze, ampuza n'umugabo w'Igitarama, umugabo w'Igitarama witwa Ezironi wo mu Bukire, afiteyo n'uruganda rukora ibintu byo kunywa. Yari afite inzu rero, hoteli yari arimo arakora, ariko abakozi nyine byari ntabo. Wamaze kugerayo? Namaze kugera muri Zambia. Arambwira ati uyu ni umwenjeneri w'umunyarwanda yagufasha. Ikintu cya mbere yambaje, se wabona abandi bantu baza bakamfasha inzu yanjye mukayikora mukayirangiza? Mubwira nti twumvikanye nababona. Turumvikana, muca amafaranga. Yari inzu nini igeretse gatatu, kinini gifite mu mbavu bafite nka metero 50. Ndamubwira nti nabona abantu bayubaka nta kibazo. Arambwira ati rero nimba wababona ubategure, umbwire nshaka amatike yabo kugira ngo baze mukore bino bintu. Ikibazo rero aho ngaho twagize ni kimwe, yarambwiye ngo ariko kuba aha ngaha bitinze by'igihe kirekire,
bizagusaba kumera nk'umuntu uhinduye ubwene gihugu. ubwo u Rwanda bukureho se Urumva kugira ngo ube hariya hantu ntabwo apfa gutanga nationality, biragorana. Barambwiye ngo hano ushobora gutanga amafaranga bakagushakira icyangombwa cy'uko uri impunzi, kandi mu Rwanda nta stati y'ubuhunzi ikibaho, nyine ugomba bivuze ngo ugomba kuvuga ko utari umunyarwanda. Yes, urumva ko tayari ubwene igihugu ubaye nk'ugiye kubushyira ku ruhande. Ndamubwira nti ubwo ko numva bigoranye, ubwo nsubiye iwacu ntibyazangiraho ikibazo. Ngo yanga amazina yose urayahindura, ufite amazina y'ahandi hantu muri Kongo cyangwa se Burundi, ugatanga 5,000 by'amakwaca bingana na 300 y'amanyarwanda, bakagukurera ikarita y'ubuhunzi. Ndamubwira nti ibyo bintu se ko numva bikomeye, kubona ngifite visa muri passport yanjye itararangira, ibyo nzabijyamo ari uko visa yanjye yarangiye. Ahubwo tubikore vuba bino bintu kugira ngo bitazatinda nzana abandi bantu, tuyikore inzu yawe yihute cyane, niba bashaka baba ari benshi, ibyo bintu by'ubuhunzi ndumva byangora. Icyo gihe nyine naranagarutse, urumva twarumvikanye, mpamagara abasore banjye n'ubundi twari dusanzwe dukorana, ndabategura, ndababwira nti mushobora kuza hano muri Zambia mugamfasha gukora iyi nzu. Barabyemera, urabafata muramanuka. Nabanje kubohereza amafaranga yo gushaka ibyangombwa, ndababwira mugende mushaka ibyangombwa, nimubibona mumbwire mbohereza amatike. Abasore ndabategura banjye, baravuga ati nta kibazo tuzaza. Bashaka ibyangombwa, mbarangira n'uburyo babibona ku Kacyiru, ntibabagoye, pasiporo barazibona, baraza. Rero baraje umunsi wa mbere birya nakubwiye, ntago barenze muri Tanzania. Nuba ngo baraje bageze muri Tanzania batangira kubabwira bati kubatereramo, bahura na bya bindi nge nahuye nabyo. Benshi ntago bari bazi n'igiswahili ku buryo babasha kuvugana nabo, birabagora cyane rwose, kandi nabo bakumva batatanga ayo mafaranga. Ni ukuvuga ngo byaragoranye, baragaruka ntibagenda. Nababwira nti rero turashaka amafaranga nyine, ubwo abo Batanzania babakaniye nta kundi musubire mu gihugu cyacu, ubwo noneho nzabohereza ayo mafaranga yo kuza abo Batanzania kugira ngo muze. Nza kubikora gutyo. Nababwira nti mwebwe nimugera, ntabwo none nashatse abakomisiyoneri, ko bari abatipe bafite abakomisiyoneri hanze bavugana nabo bakagira kuri abo bantu bicayemo indani babishora. Nuko rero babigenje, babaha amafaranga, baraza. Abasore baraza, bagenze iminsi igera nko muri 4 muri bisi. Ne muri bisi ni kure, muri Zambia ni kure, urumva imodoka igenda igihe kirekire. Baraza bangiraho, bangezeho nyine mbereka akazi, turanagatangira. Akazi turagakora, we yari yarakoze strictire, ibindi yarabuze abantu babimukorera, kuko abakozi bo muri Zambia byo ntabwo ari abakozi bari abantu. Ko nanjye narahageze, urumva ntabwo nari gutwara abayede bategere mu 100,000, nafasha abatekinisiye b'abafundi, nzi ngo nzabona y'abayede. Naho ndababura abayede nkabahamagara, akaza ari kunywa igitabi cy'ikimogi muri site, mubaza ibi bintu ni ibiki, kandi ubwo aje saa 4 ku kazi, saa 4 za mu gitondo yisindiye, yasinze. Amubwira nti ntago ndi butume ukora. Akambwira ati niba ntari bukore kuba nahageze, reka da, yambwa ngo kuba ninjiye muri site turanyishyura ntahe, umunsi wanjye ngo wabupfuye ubusa. Reka nti ntago twakora gutyo. Ndanashwana nabo, abahungu bakambwira ati rero bizadusaba ko tuza n'abandi bantu mu Rwanda. Icyo gihe rero urumva nari ndimo nanatagitinga ko nakora yo business, nabonye bidakunda n'undi ngiye ubwanjye noneho ndiyizira. Nzi Kigali, nari nabuze umuntu w'umusharupansiye wamfasha kuzakora ibintu bya sharupante, nzana umushuti wanjye wundi, n'undi muhungu umwe, dusubirayo. None ndababwira uko bimeze, tugiye kujya tubyikorera byose, kuko abakozi hano murabona ko ntabo tuzabona. Turakora tubona inzu tutazayirangiza, biratunanira kubera kubura abantu. Faze ya mbere ndayirangiza, iya kabiri ndayirangiza, bigeze ku ya gatatu abasore barambwira ngo hano twazahapfira. Niba dukora bigasaba ko twikorera n'ikiyede, ntabwo twazabasha gukora hano hantu, reka tubireke twisubirire mu Rwanda. N'icyo gihe rero naho igihe barabishyuraga amafaranga y'akazi, nta kibazo. Izo ni twagiranye, yamaye amafaranga. Hari n'andi yamereye mu Rwanda
yavuyeyo ndamubwira nti sinkibashije gukomeza ahubwo ndashaka kujya muri Central Africa. Abahungu banjye nabo barambwiraga ati rero ntitugomba kuba mu Rwanda ubu ngubu. Twabaye abanyamahanga, ubu twabaye abadiaspora. Ubu twabaye abadiaspora dusubiye mu Rwanda baducisha mu ijisho. Nabwira ni none turabigenza dute. Tugize abadiaspora ubu ngubu tugomba gusubirayo dufite umufungo. Nabwira ni mwabaye abadiaspora nyine ariko mutahe mujye mu Rwanda dukorera iwacu. Ati oya. Rero hari ikiganiro ari nabonye kuri hari umunyamakuru ukorera ku mbuga nkoranyambaga nagisomye kwa Scovia. Yakoze inkuru muri Central Africa. Yagiyeyo kubera hari abantu benshi bo hanze barabakoresha internet cyane. Nta bintu tubareba mwebwe tureba n'abandi bantu benshi ibinyamakuru byinshi byo ku mbuga nkoranyambaga nibyo tuba tureba. Tubona rero iyo nkuru yo muri Central Africa yuko muri Central Africa umunyarwanda ameze neza. Ko kuba uri umunyarwanda byonyine muri Central Africa ntawe kubaza icyangombwa bumeze nk'uri iwanyu, mbese ubuzima muri Central Africa buryoshye ko wabasha kujyayo ugakora ko naho imikorere iriyo. Ahubwo barambwira ati rero buriya hari ahantu dushatse twasimbukirayo. Ababwira nereka mbanze n'inyamakuru yaho twumve nimba twajya gukorerayo, ariko ahangaha murabona biragoranye. Ubwo nari ndi gutangukanwa na visa zawo kugira ngo zidashira, ajya gutanga ayo mafaranga yo guhindura nyine ubwo ni nk'ubwene gihugu yo kujya mu mpunzi. Uwa mbere we rwose yaje mbere yacu aravuze ati ngiye visa yanjye irashize reka mite ntaha ntabwo nabivamo. Ndamubwira ni wowe itahire. Sigarana n'abandi basore twavuyeyo mu kwa mbere nko ku itariki 15 muri Zambia nibwo twavuyeyo. Ariko umugabo we yarampaye amafaranga ndamubwira n'ibindi bintu ihangane ntago twabikora kuko urabona abakozi baha baratugora. Kandi ikintu cyatumye n'ahanini tuvayo twarasohokaga nimugoroba saa 11 ukajya kubona ukabona n'abaturage baho baraje baragufashe barakubwiye ngo duha amafaranga cyangwa tugutange kuri umunyamahanga uri hano. Ugakora mu mufuka ukamubwira atakira umuturage akagufata aho koze iki. Umuturage urumva ntago dusa nabo mu by'ukuri. Nuvuga ngo bakoresha bo bavugaga ikinyanja hariya mu mujyi. Kandi urwo rurimi rwabo rwa gakondo ntiwahita rumenya. Kavuga ati rero yakuvugisha kumva utamusubije agahita abona ko uri umunyamahanga. Kuko bazi neza ko immigration niyihiga abantu ntago ari polisi. Immigration niyo ibigenda mu makombo niko bahita ifata abantu bakoze iki. Abantu nyine b'abanyamahanga. Kiriya gihugu kirimo abanyamahanga benshi kandi batemerewe kuhaba. Rero iyo nk'umwene gihugu yakwatsa amafaranga ntuyamuhe aguteza nyine aragenda akajya kubabwira ati hariya hari abantu b'abanyamahanga muze mubafate. Nabo rero baza kuko barya ruswa nta nubwo bagufata bagamije kugufunga. Bagufata kugira ngo ubahe amafaranga. Wakoze iki se? Ko nyine utemerewe kuba utari umwene gihugu. Kandi ufite visa. Nuvuga ngo iyo n'ubundi ntibituma batagutwara. Hariya ntabwo bivuze ngo kuba ufite visa baragutwara cyane sawa ukanabakira. Baragutwara bakanagushyiramo bakakubwira ati kuba ufite visa ko muri Zambia ntacyo bivuze. Bikivuze iyo ufite akazi ntavuga gute se kazwi gakomeye ntabwo sinzi ko hari icyo byapfa kukumarira ko nundi baragufata pe. Baragufata kandi baragutwara gusa ntibakurazamo. Baragutwara bakagukanga uranayimwereka akanayireraho ariko nundi akagukanga. Rero kugira ngo wirinde ibyo ngibyo utarinda unararamo ko nundi yo bukiye bashobora kukurekura. Umuhereza nk'akantu nyine nka sengisa abari menshi yaho bagira inote nini n'ijana nk'inote 5 za 500 akakureka kigendera. Rero ariko noneho iyo yashizeho nyirizi nta mafaranga usigaranye. Ibi bibazo biremereye byasabaga ko nyine hari n'abasore banje ariko yashiriyeho ndabyibuka. Abasore banje nka 3 visa zashiriyeho abo nibo bahuye n'ikibazo ahubwo ntibakajye baso. Hari n'uwasohotse agiye kugura agacupa ko kunywa ndabyibuka baramufata. Bamufashe turatakamba dutanga amafaranga mbwira na boss arambwira ati reka turebe ukuntu twabigenza ariko uhita umushakira visa. Visa rero kugira ngo tuyibone n'ubundi byaratugoye. Byasabye ko asohoka muri Zambia akajya muri Malawi. Passport twarayitanze tuyiha umukomisiyoneri ijyana muri Malawi ahitereshaho barongera barayigarura. Uzagiye ntagaruke.
ukorera mu cyizere hariya hariya ukorera mu pasiporo yanjye cyizere ntawe nayiha hanze y'u Rwanda guteze. none se ubundi ko nta kibi kikumariye iyo ndakubwiza ukuri iyo visa ishizemo itariki birangiye hariya baraniyenza ushobora no kujyayo ahubwo baranagoranye ujyayo ngo banakongerereho ugifitemo iminsi bagomba kukongerera bakagutinza ku bwende kugira ngo izashire kugira izashire n'igihe rero birangira batagutereye kandi waruriye uhuye n'akaga rwose. mu kwa mbere muvayo mu kwa mbere turaza mu Rwanda ndababwira nti rero noneho ubu ngubu Centrafrica namaze kubona y'uburyo twajyayo biroroshye nabashije y'umutipe wanjye wari uriyo mubaza nti se Centrafrica bimeze bite wowe uri banki arambwira ati hararyoshye hameze neza atariko wowe umwenjeniyeri kire kuzanye n'abantu atakazi karahari kenshi cyane tikire kuzanye n'abantu bawe nibwo wabasha gukora nawe undi wenyine ntacyo uzakora. Ndamubaza nyine mbwira imihembere yaho bimeze bite arambwira ati uzanye nk'umufundi hano wajya umuhereza ibihumbi 7,000 by'amasefa aho bakoresha amafaranga yitwa amasefa ubwo bingana n'ibihumbi 14 by'amanyarwanda ataretse ko batanakora ibyo byabo byiza bo barapatana. Ati rero inyubako nyinshi zirari hano ubwo zigira abazubaka ati rero ubashije kuhagera amafaranga mwamwayakoreye nanjye nyine nakibuka noneho birya nabonye kuri cya kinyamakuru cya wa mumama avuga ko ari igihugu kiri gutera imbere avuga n'ubundi hari ahantu ndamutse ngiyeyo nabafatirana bagisinziriye nta uko twavuze nti aya abantu basinziriye urabafatirana kuko ukayakorera mvuye ahantu bateye imbere hariya najyayo noneho nkanapurika n'inyubako sanzwe nkora mu Rwanda hariya zitarahagera byanze bikunze nzaba ndi umuntu ukomeye hariya. Ndanabaza nti se hari uburyo hari aho umuntu yahera barambwira ati hano aho guhera ati wowe waza ufite amafaranga yawe nkagushakira inzu wamara kubona inzu atakazi karahari kenshi cyane nta nubwo uzakarangiza hano uretse ko wenda natinze kugerayo ariko byo ubundi umunsi mpagera nta nubwo akazi nakabuze uko twagiye n'ubundi muri bwa buryo twagiye muri Zambia ari naryo kosa ubundi nakoze ko numvaga ko navuye mu Rwanda njya muri Zambia n'imodoka ari nako nzajya no muri Centrafrica n'imodoka bikoro aho rero niho mbona twahuriye n'ibibazo biremereye ariko byo maze kugerayo hari umugabo w'umunyarwanda ufite inzu nagezeyo ajya kunyereka hari abo yahasize buriya ari ku nzu za Dubai nagezeyo hari umugabo yahashyize hageze baramubwira ati hari umunyarwanda waje n'ahangaha w'umutekinisiye uri kumwe n'abandi basore yagufasha kugukorera ibyo bintu njya kureba nyine kuri ayo mazu ya yuriya mugabo nsanga nyine ni amazu hejuru ameze ukuntu ifite ibimbuga nini y'amapave hanze igomba gukorwa mbese yari inzu igomba gukosorwamo ibintu byinshi urumva already n'ubundi akazi nari nkabonye ariko we ntiyari ahari yari yaraje mu Rwanda sinzi n'ibirenge rero ikibazo nagize mu nzira gikomeye ikibazo nako nagize so kugera ibange ahubwo ni inzitane twahuye nazo mu nzira yo kugira ngo muva mu Rwanda musubira muri Centrafrica tujya muri Centrafrica. Ikibazo ni ikihe mwari mufite visa mwari mufite twari dufite passport ibyangombwa twari tubifite twarahagurutse kuri 23 niba nibuka neza z'ukwa mbere tugiye nyine ariko sinkubeshye twagezeyo mu kwezi kwa 4 twagezeyo mu kwezi kwa 4 niho twageze twagurutse kuri kwa mbere mugereyo mu kwezi kwa 4 twagezeyo mu kwezi kwa 4 nibwo uwo muntu yambwiye ko nababuze byagenze bite ibyo ntabwo bishoboka birashoboka mwavuye mu Rwanda itariki 23 z'ukwa mbere z'ukwezi kwa mbere 2024 cyane mugera Centrafrica mu kwezi aho ngaho mu kwezi kwa 4 cyane mwari muri heza nibwo nageze ibantu twari turi mu nzira biba bibabaje urumva keretse nabwo yarajyaga hanze y'isi ubwo so hantu ni mu Rwanda ho n'abantu bateze icyogajuru ni mu muhanda nyine niyo umuntu ateze icyogajuru nicyo kandi kiba gifite umuvuduko ukubye uw'indege nk'inshuro 5,000 nicyo kigerayo nka nyuma y'amezi 5 mwajyaga ahubwo twajyaga muri Centrafrica ahubwo ikibazo urumva gusa mbere yuko tujyayo hari umugabo nahamagaye urumva nagerageje kujya nkusanya amakuru yo kugira ngo ngende nyine nza ahantu ngiye
urumva nari nabanje kumenya amakuru y'uko turamutse tugezeyo hariyo amashyamba, abasore banjye bakambwira ati twe niyo tutakora n'icyo gifundi, amashyamba yonyine ariyo twajya tunarangura amashyamba tugacuruza amakara, tugacuruza imbaho, twakora ibintu byinshi. Noneho nk'umuntu iyo niyo nama mwagiraga mu modoka mugenda? Twabitekereje mukiriye n'ahangaha, ariko turi muri Zambia kubera uwo mugabo twakoreraga yacuruzaga ibyo bintu nakubwiye by'ibyo kunywa by'amatangawizi, nyine n'ibintu by'amakambuca za tangawizi. Nibwo twaravuze ngo ese ko yashoye make, ibi bintu twe turamutse tubyize, twanafashe n'igihe gitoya tugarutse mu Rwanda cyo kwiga kuba twakora ibyo bintu. Abasore babiri baragenda bihuguramo gakeya, twari dufite umugambi w'uko nituhagera kundi nakurikiranya amakuru yaho ko ibyo bintu bitabayo. Ndavuga turamutse tugezeyo n'iyibi twabireka tugakora business nk'izi ngizi, mukiyengera kambuca zo kwenga kambuca. Rwose kwari n'umuntu nabashe ndamubaza se aho ngaho kambuca zadusaza, engineer akajya kwenga kambuca akareka igifundi, kuko urebye bigira amafaranga menshi cyane biriya bintu byo kunywa, bigira amafaranga. Numvaga nyine ndi bukora ibyanjye ariko nkabifatanya n'ibyo ngibyo byo gushinga urwo ruganda, ko n'amafaranga nari nyafite yo gukora ibyo bintu narayakusanyije rwose ndayarunda, nabaga nerekana ntwara amafaranga ahagije. Biri no mu bintu byatumye rero ndatega indege. Narebaga amafaranga ngiye gutanga ku ndege twese uko tungana, numva abantu 8 nkabona biri buntwara amafaranga menshi. Navuga ariko ndamutse dukoresheje imodoka ndi busagura amafaranga yanjye, ningerayo ntangire noneho ndebe ko banambwiraga ko hariyo ubutaka. Nabashije umuntu arambwira ati hano ubutaka babuguhera ubuntu. Numvaga tangawizi nzazihinga, ntamara guhinga tangawizi. Ni ukuvuga ngo imirimo iba ari ubuntu? Nta nubwo byo bambeshye, niko nabisanze rwose. Byo ntibanambeshye, ngezeyo narabibonye. Ntamara guhinga tangawizi ngakora nyine kambuca, gihe nyine amafaranga akaza, kuko zigira amafaranga nari nabibaze. Ikibazo twagize rero ni mu nzira. Amafaranga ni ikibazo nabyumvise. Ikibazo twagize ni mu nzira, ayo mafaranga ntabwo twayagejeje. Mu kwezi kwa mbere se mwahagamye? Agaro guhagamye, twarahagurutse rero. Urumva twari tuvuye muri Zambia nyine, twageze mu Rwanda turuhukaho gakeya, navuga ngo reka tugende. Twahagurutse nimugoroba n'injoro Nyabugogo tugiye guca i Bugande. Duca hariya Ibyumba nyine werekera i Bugande, tugera ku mupaka, twari dufite ibyangombwa baraduterera, turagenda tugera i Kampala. Tugeze i Kampala naho urumva twahise dukatisha imodoka z'Igijuba muri Sudani y'Epfo, nazo turazikatisha. Ahubwo ikibazo twagize ngezeyo, barambwiye ngo birasaba ko dukoresha amafaranga yaho, ngo barya ruswa cyane. Bivuga ngo nahise nshaka amafaranga bakoresha hariya yitwa amapawundi, aba ariyo nyine tuvunjisha. Amafaranga nari mfite uretse ayo nari nagize amadolari, ayandi nari nagize amashiringi ya Uganda, tuyahindura amapawundi yo muri South Sudan. Ndumva ninjoro twarahagurutse turagenda tugera ku mupaka wa Uganda na South Sudan. Ubundi tukigera n'ubundi ku mupaka. Sibusi yangira ngo sindi kwibuka umupaka nyine wa Uganda na South Sudan, ngira ngo nuwo ngo uri ku Gijuba. Aho rero ni naho twahuriye n'ibibazo. Uganda nta kibazo twahagize, nta muntu watwatse n'igiceri. Ubwo ikibazo twakigize no guteresha ku ruhande rwa Uganda nanone, nta muntu wigeze twaka n'igiceri na kimwe. Noneho kugira ngo tujye guteresha hakurya muri South Sudan, niho byabaye ingorabahizi rero. Sasa byararenze, none naravuze ngo muri Zambia twahuriye n'akaga, aho twahise tubona ko dutangiye inzira y'umusaraba. Nuvuga ngo baratubwiye ngo nimutajya mu modoka baraza kubambura. Imodoka ari dutwaye izi ntuza zigerayo, izi modoka nini za Jaguar, ntago ari Jaguar, ifite amabara y'ubururu n'umweru bahitira Trinity se? Trinity. Zigerayo, zigera Ijuba buriya. Niyo rero twagiye, baratubwira ngo mujye mu modoka tubarenze hariya hantu, nimugenda n'amaguru barabambura. Duhita tugira ubwoba nyine nk'abantu twabonaga abasirikare benshi aho ngaho, ari n'abasirikare benshi. Tugiye kujya mu modoka, ahubwo abasirikare babatubonye bahita baza badukuramo ngo mumanuke mutambike, batwereka inzira ducamo. Twageze kuri bariyeri ya mbere,
baravuga ngo buri muntu natanga ibihumbi 2,000. Numvaga yari makeya mpita nyabahereza, twara abantu 8 mpita 16 by'amafaranga yaho bita amapaundi, bita dukomeza. Tukigera imbere nanone batwinjiza mu kandi kazu, baravuga ngo hano ngo buri muntu kugira acemo atanga ibihumbi 50. Nabaza se ni ibyiki? Bo rero nta nubwo mu negose nicyo kibazo cyabari abagabo. Yarakubwiraga ngo niba utayafite icara hariya. Ndita nyine ndavuga ngo reka mbe nicaye ndeba amaherezo. No, mamaze iminota 20 nibuka ko imodoka dufite ishobora kunsigana none kandi aho ndi kujya ntazi. Ntasubire Kampala gukatisha. Bagana amafaranga reka tuyatange tuve hano hantu. Anda yabahaye. Yabahaye ngira ngo birarangiye. Ubwo bahita bambaza urukingo rwa Aerofever. Ndarubereka. Bahita bambaza Covid. Ndazibereka n'abandi basore. Hari abasore babiri bazibuze. Barambwira ngo ubwo bano urabishyurira 20 ntacyo mitanya baha turakomeza tugera imbere. 50 bari nkangahe y'u Rwanda? Ntago ari menshi, ari amafaranga yabo yaraguye, abari nka 65 by'amanyarwanda. Ariko ubu ngubu niragiye no kuvayo mbona bisigaye bisa n'ibingana. Aho rero turaharenga tugera imbere handi dutanga passport ngo badutere. Passport ubwo bari banazitunyaze, hari umugabo wahise uzijyana kare cyane turazisanga imbere. Nibaza se nintongera kumubona wenda bigenze. Ariko nsanga koko yazishyizemo aho ngaho muri mu kabiro, akajya asinyira ati passport imwe $50, 50. Nta mwanya nari ngifite wo kunegosia na bimodoka na yenda kugenda. Nibukaga ibyambayeho turi na Konde tujya za. Bavuga uti nta amaherezo no kwishyura. Tuhita twishyura, barabiduhe baduhereza ibyangombwa byacu, turazamuka tujya muri bisi tuyirimo. Nubundi baraza gucekinga badusanga muri bisi, ati mwongere mu manuka kandi dufite badutereye, bati imodoka igeze hano kugira ihaguruke buri muntu atanga 15. Tanjya kubaza shoferi yari n'umunyarwanda. Ndamubaza se shoferi ibintu bari kutubwira nibyo? Ati hano ni ibisambo ahubwo muyabaye hakiri kare. Tuba turayishyuye, imodoka irahaguruka turagenda, nta nubwo twateye, nta nubwo urenga umutaro, ntago wagenda metero. Mukigera imbere nabwo indi tumuhagarara. Tukigera imbere bafitemo barriere nyinshi muri Sudani, nyinshi rwose. Usanga uduposta twinshi mu muhanda kandi twose dukeneye amafaranga. Abari ahantu hari smart, hari ubuyobozi, smart ni mwishyamba. Bera bihugu ni mwishyamba gusa. Ugenda mwishyamba ukibaza ngo se nzagira ahantu hari inzu bigenze bite. Afite kaburimbo se? Ntayo, cyari igihanda cy'ibitaka. Yagiye navuga none ibihugu biragwira ubu ndaza kugera ahantu hameze nko mu Rwanda. Aho rero twaragiye ukagenda nk'isaha imwe ugasanga nanone barriere, wajya kubona ukabona konvayeri imodoka turimo araje aravuze ngo mumpe 5. 5 ukayamuhereza ati se nayi. Ntabwo se ibintu birashoboka. Nuko bagenda. Uzasemuganiza bari abantu bajya South Sudan uhita uyabaha mbere. Konvayeri ariko nawe yabaga agiye kuyatanga. Ntugire ngo yarayaryaga. Agahita afata passport mumpe za passport zanyu. Tukazimuha ati 5 tukabimuha, agahita amanuka kwako abarimo barriere kwako ga poste hepfo. Narayebaga no mwikirahure ngo ndebe ko yatanga rwose. Ukabona arayatanga. Nkabona arayatanze uko twayamuhaye. No ntibanabyemere, bakagaruka ngo baze gucekinga barebe mu modoka. Bayaka nyine abanyamahanga ababo bavuye Uganda bajya Juba ntago babakoraho. Ubwo bayaka abandi bose bari kujya ijuba nyine. Akaza gace. Konvayeri yabonye ko araho twageze, abonye ko natanze menshi, arambwira ati noneho passport 3 ntuzi, zana y'izindi 3 se nuzishyira ku ruhande, nitugira umugisha ntibaza kwinjiramo. Nyine ngira umugisha aho ngaho, mbona jyanya aya ngayo biremeye. Ariko tugeze ijuba n'ubundi twageze muri gare, tukigera muri gare tuvamo, baratubwira ngo tuzane ibikapu byose. Buri gikapu tukajya tugisorera 2,000. Igikapu umuntu ahetse kwinjira muri gare yaho ijuba ibihugu by'amafuti narababaye ku buryo butabaho, ntago wabyumva. Ntago ibyo bintu bibaho. Igikapu hetse gusa mu mugongo. Ntago ari si imodoka ikinyishyuje ngo kuba ngifite nkinjira mu iyo gare ngomba kucyishyurira. Muri passport yanjye no bahise batiramo igikashe cyuko ngo nishyuriye icyo gikapu. Ahita bayiteramo kashe ndaza kuyikwereka bantereyemo. Ubwo buri gikapu 2,000, ibikapu byose dufite byishyura 2,000. Ubwo tujya muri gare nyine aho ngaho ntangira gushaka imodoka,
zirekera Centre Africa sanga nta muhanda rero uharugerayo tukigera Ijuba usanga ni wisirangiriye umuhanda wa ruhari barambwiye ati rero ushaka kujya he Centre Africa niho ndi bati kuva hano ugera Centre Africa biragusaba gufata imodoka ijya ahantu hitwa Yambiyo rero iyo modoka urayitega mu gitondo ntabwo uri buyibone nonaha kandi ni randekuruza nta bisi zijya nta bisi wabona muri biriya bihugu ntazo turafata utumodoka twa randekuruza nazo ni za randekuruza za UN ziba zarashaje niba yarazibakuburiye biriya bihugu biba bifite ikibazo kiremereye tuvugane none ubwo tikugirayo nangati murane gose ni hagati y'ibihumbi 50-60 ku muntu umwe by'amapawundi numva imibare itangiye kuba miremire ntuzagiye gupfa ndavuga ati ubwo nta kibazo ubwo se ndarara hehe ubwo tujya gushaka lodge tuvuyemo aho muri gare tugira ngo dusohoke banga ko dusohoka muri gare ntawe uva amatishyuye kandi ngiye ninjira nishyuye muri gare kugira ngo mvemo nanone ngo ndaza kwishyura numva ndarakaye mpita nzamura kamere mbabwira nabi ntabwo bishoboka yishyura kuba nsohotse ahangaha njyewe ninje naje mu modoka nishyuye ibikapu mwambwiye ngo ni nibyo 100% gusohoka muri gare baturishyura gusohoka ngiye muri kandi ubwo nunagaruka ejo uzishyura nabyo nababaje se ningaruka nzongera nishyure ngo uzishyura agani ntabwo byako nanze no kwishyura icyo gihe ariko abapolisi baragufata nyine bahita baza kugutangira agani ari umugabo nahise witwa Yorade w'umunyarwanda nasanze Ijuba nabagani bino bintu ndabigenza gute wamfashije ambwira ati nta kundi wabigenza bari abagabo nturi bubacike utishyuye rwose none se ko bananyishyuje ninjira nyine niko bigenda umva nyine nta kundi ndagenda nabaza none se mushaka ko mbishyura ngahe ngo buri muntu ngari banciye make kwishyuraho bamwe ngo buri muntu arishyura 1500 gusohoka agenda ase muri amakitansi yayo ngo turakwandika mu gitabo turakwandika ni systeme bafite nanga ari nabonye atari twe gusaba yawe mbona ndagiye mvuza izina banditseho ndishyura mvuza izina gutyo mvuza izina twese turishyura baravuga ngo ngaho ni mugende itambaze Yorade ubwo ndamutse ngarutse n'ubundi angira ati hano nuko bigenda ntabwo wabicika rwose ubwo rero twagiye gushaka amaroji turaramo icyo gihe roji ndazibura rwose Ijuba ndi kumwe n'umuhungu w'umurasta umusore wanjye w'umurasta nyine ubwo tugisohoka muri gare Yorade arambwira ati izi dread barazimufungira icyo ngicyo bahita bagufunga dread zonyine ambwira ati uyu mutipe nashaka kunashyiramo igipira ambwira ni mitafata jumper iri mu gikapu ambwira ni gishyire mu mutwe ati nubundi biragaragara iyo wambaye dread iyo ufite dread bahita bagufunga dread rwose namuhaza se biterwa n'iki ku buryo ubu atari butambukane zino dread ziwe mu uyu mujyi tubu hari abasore mu kanyuraje babone bari gutambuka barete bamufata hano ngo bisaba kuba ufite icyangombwa ngo cyuko wenda ngo uri umuhanzi ngo nabwo ngo ukomeye ngo cyangwa ko ushobora kuba uri nk'umukinnyi w'ikipe y'igihugu ubundi n'ibitaba ari ibyo ati dread rwose baragufunga ubwo rero aho ngaho twahise dutangira kwibaza uburyo Costa turi bumurenza aho ngaho umusore yitwa Constante agase Costa biragenda uti dread urazikuraho ati nazikuraho gutese mwiri bwari bwanije muri iri joro ubwo nitukubitamo iki jumper rero uhigire nyine tayari uzihisha ashyiramo igipira bajya kutwereka roji zaho rero mbaza ngo zimeze gute nagize ngo ni roji nyaroji n'ahantu munajya harimo amakaro uryame woge harimo dushe na toilette none se roji Ijuba mu mujyi nuvuga ngo roji ya mbere nagezeho nuvuga ngo urabona gutya twubaka amabati dukora akazu k'umuzamu azabamo kuri niko bimeze nuvuga ngo ubwo banyinjije bavuga ni murimo murambe nuvuga ngo bashinga ibiti nk'ibiti 4 bagateraho amabati inyuma amabati bakanasakara kuriya nyine twubaka akazu k'umuzamu kuri site n'utwo ikintu bakora imbere bafata amarido bino bintu by'ibirido bakagenda nyine batambika kuri rya bati tayari ubwo roji kabirabaye ukayishyura 5,000 by'amantuza by'amapaundi yabo ntazigeze n'abaza roji ni dushe se resto dushe biri hanze dushe baba restaurant ntazo restaurant ziba ku muhanda ni ibintu by'ibisafuriya bashyira ku muhanda
neza ibintu bigoranye n'ibiryo nagize si ibiryo umuntu yabirya akabaho. Ni ku muhanda usanga kuri kaburimbo basohoye inkwi batekeye aho ngaho batonze umurongo nk'abantu 100 kandi umuntu akaza nawe umusirimu yiyubashye agahita kicara neza agahita agenda bakamukubitira mu ibyo bisosi bisukuntu nuko barya nyine. Nuko ubwo navuze nti rero inzara yaturiye tupfe kujya kurya nta bundi busirimu. Aho rero nanone dusohotse mu ibyo biroji tumaze kubifata, urumva muri Sudani abantu baho barirabura ku buryo buteye ubwoba kandi noneho ni barebare cyane. Uwo mutipe twari turi kumwe Eorad yarambwiye ati hano bari bubafate, ati hano habamwe ibisore ngo bita amajanka, ati biri bubafate bibabyaza amafaranga, birasaba ko mutongera kugendagenda. Yadusize aho muri loji ariko inzara iradufata mwana ise turara tutariye turasohoka tugiye gushaka ibyo kurya. Ngisohoka nta n'intambwe 10 nateye nikamura n'ibyo bisore by'ibijanka babiramfashe bimfata mu ijosi gutya. Haza se vipi ata amafaranga mu mujyi kandi kumanywa abantu bari no kundeba. Nagize ngo nibura abantu hirya bari buze kubankura wapi urumva mbona kirafashe kimfashe ndeba gutya na gutya mbona abantu bari kuncaho abantu ntibabona ko abantu bafashe ngo bantabare. Reka ibisore bikomeza kunkurubana binshyira ku ruhande. Haza se muri gushaka iki? Gukora mu mufuko duha amafaranga. Se mushaka ngahe? Umuntu ushake ngo duhe 10,000 turayemera. Mu mufuko mfitemo amafaranga menshi ntago ndi buyakuremo ngo ngabanyeho ibyo 10,000 bikunde kuko nari nkiyafite. Hano muri loji ntiwasigamo ni ku gasozi. Ntago nari mpizeye. Ubwo abahungu turi kumwe babonye bamfashe nsa no barya urwana nabwira nti ntimunkurikire mureka bari nge bafata ngenyine. Nubundi ninjya uri kubasha kuvugana nabo cyane. Ibisore rero bihindukiye bibona babandi tumeze nkaho turi kumwe mbana bakirisiri basubiye inyuma. Habwa ndiyeranja nkura mu mufuka nyavunguriramo nkuramo make y'abariyo mbahereza. Mbona birandekuye no kurya mpita mbyihorera. Nsubirayo sinariye mpita mugani nkongera guhura n'abandi. Usubira muri ryabati. Ryabati rishyushye ku buryo ntigeze numva kuri iyi si. Nimubwira ngo ubushyuhe hariya hantu. Kigali ni paradizo kuri wowe. Kigali naragarutse numva ndazutse ndavuga ni nta nijoro nzabona rirenzire. Ngarutse ubushyuhe bwarankubise. Ndaza kukwereka video hano hari ko iyi telefone mfite yo twarayisigaranye izindi zose zo barazitwaye. Hanyuma usubiye muri Mwebari. Ati ndaryamye mu gitondo ninahaye gahunda umumotari uza kudufata babona ubwo moto abantu bajya muri bangahe baradufata batujyana muri gare bari bamwinsanga mizo randikuruza tujye Yambiyo. Tugeze imodoka tufata nyine ku kamoto katugeza muri gare. Iyo gare rero nayo tuyinjiyemo nsanga ni nka yayindi no kwishyura. Twayinjiyemo bahita bangeza kwiyo agence ifite ubwo burandikuruza mpita mbona abantu baraje baramfashe ngo ishyura kuburimo hano. Anci 3,300 kubera ko muhagaze muri gare gusa. Iyo gare ngo yabo twayigezemo. Akajamba nibura se kugira ngo abanyarwanda hari umuntu ubutazi wumva ngo ni gare kumva ari nka Nyabugogo ari ahantu nyine hari parking nziza hari amapave hasi yawishinyagura. Igare z'ubu nakubwira ko ameze gute ni mu bitaka nyine kandi ubusanga harimo ibizenga ikintu cyaragiye gicibinogo birimo amazi menshi. Ni gare nyine ugenda ukikira ureba aho wakandagira hatari mu gare batishyura bati winjiyemo kwinjiramo gusa baragiye bakora ukuntu basa n'abashinga utuntu tw'utwuma bakadukorotira kugira ngo utabona uburyo unasohoka winjiyemo. Gare mbi nyine mbi cyane rwose. Urishyura? Baranyishyuje icyo gihe baranyishyuje imodoka iranansiga uko byo bamfashe kujya kwishyura abandi bamaze kwinjira mu modoka nabwo ndi bari yangenda bishyurira nta kibazo. Kwishyura rero bisaba ko bafata imyirondoro passport bakandika imyirondoro ushyiraho amafaranga zose ndazisigara n'abarandika. Bagiye nyine mfata moto nyine ndabakurikira mbafatira ahantu kure ariko ubwo turajyana ubwo tujya Yambiyo. Kuva rero Juba tujya Yambiyo twagiye mwako karandekuruza ariko twahagiye nibura iminsi 2. Muri randekuruza? Muri randekuruza bashyize nk'abantu barenga 15. Nagize ubwoba rwose nagiraga ngo ntituri ese ibintu bibaho. Muri randekuruza z'abantu 10 bagaye bashyizemo abantu 15. Gute se bakicara? Wicara se biba bibarebaho.
waricaraga umwe akakwicara hano undi akakwicara ku maguru wagira ukuboko gutyo undi akicaraho badushyiramo abahungu barambwira ingabo z'u Rwanda zaratambutse ziri muri UN abahungu barambwira ati ibintu urabona bitabaye inkazi mwaretse tukisubirirayo agandi mureke tugerageze dusa nanjye babonye ndavuga ni reka sinyare bari abantu wenda bazongera kumfasha nkisubirira mu rugo kugize mutahise mubegera urumva nari ngifite icyizere mvuga ariko naba nsinzwe nabambaye ikigwari hageze aho ngiye hagira ngo nahantu abasirikare b'u Rwanda murabareka bacaho UN ndabona batambuka bavuga ariko ntacyo reka dukomeze bari bambwiye ko nitugera Yambiyo turaba dusigaje igihe gitoya ngo tuhagere kwakora umuntu yanga gutsindwa bigiye kurangira hano sinatsindwa nundi nayatakaje amafaranga tugenda nabi iyo rero modoka twari turimo nabyo byarambabaje nyambyibuka no ngo bazanye ikibatiri bagiteramo batiri isanzwe y'imodoka noneho uko imodoka yiceka mu bihanda bibi y'amazi arazamuka ya batiri uziko imyenda twari twambaye twabimenye nyuma ko ari nawe ukoragaho gutyo ugahita ucika umwenda batiri amazi ya batiri yabamenetseho ariko tutamenye ibyabaye nkajya mbona ku maguru umuntu yagiye hase byagenze biti kumbi ni amazi ya batiri kubera kugenda twikurungamo hasi yatwuzuye imyenda twarafashe yose yita ihinduka ubuyonga ukajya ubona n'igikomere wakigize ariko turihangana tugera Yambiyo hageze masanga umugabo w'umunyakenya turaganira nyine ndavuga iyo wageraga ari ukabona umuntu usa n'uwegereye iwanyu wumva gushubije yaramfashije n'ubundi yongera kumushakira bya biroji bimeze kwa kundi arambwira ati kugira ngo muve hano rero niba mugiye Central Africa murafata moto moto ni iva mu gihugu umuhanda wari urangiriye aho twagezeho niho umuhanda ushirira ubundi kandi ni mwishyamba yarambwiye ngo urafata moto nabaza se moto ndayihangaye ngo urafata moto ngo ikujyana ahantu hitwa Sarisibo ngo moto ngo nibura baraguca nk'amadolari 150 amubaza moto nti imwe ngimwe umuntu umwe ibibaho se none se uravana gute ngira ngo ari kwivugira ni brag avuga ni buri arambeshye buri ari kugira ngo wenda nganirize ndabanza ndaruhuka aricyo nibagiye tugeze mu iyo gare twigezemo byabaye intambara kuko twavuye mu modoka wa murasta wanjye ahita ahora n'ikibazo bahita bamubona rwose bahita bamufata ako kanya baramugobera direde bati ngwino bamwinjiza mu ka office iyo gare nayo twarayisoreye kuko iyo gare yo nayitanzemo 135 wango ndashyize amadolari natangiye constante kugira ngo direde ntibazimufungire tukihagera twagize ngo tugende baraduhamagara bati murajya iti turi kujya Central Africa bati se kuki mwaciya taha twaciye nyine niyo nzira twari dufite yonyine nta handi tuzi ariko nsubiye inyuma gacyaho kugira tuhagere twahuye n'urugamba ruteye ubwoba mu nzira iva Juba igera Yambiyo hari ahantu nageze baratubwira ngo dufite damaga damaga ni igiki ngo damaga ngo ni icyangombwa gituma ngo gukorosinga muri iki gihugu bakita damaga gutembera mu gihugu nyine cyabo abana nige sindi gutembera ndi gutambuka nigenda sinzi impamvu ngo ndi gutembera bati damaga ni butayifite ubwo twari turi mwako karande kuru uziko bazaga bakaturebamo gutya bagahita bakumenya ubundi bumeze nk'umuzungu uri muri South Sudan n'abantu barebare kandi birabura ku buryo buteye ubwo arakugobeza wowe nawe twese tuvamo ati byangombwa kuko ahita abona tutari abanya South Sudan ati damaga imwe twayishyuye amadolari 100 imwe ku muntu umwe nakantu k'amafuti ndaza kukwereka mano muri passport karimo ni ukuvuga ngo mwari bangahe nakantu kamabwa twara abantu 8 ako kana gazi bita damaga uramutse ukabonye nashatse no kukaseka kantu niko ntangiye aka kantu dore na akanga kuri kubona ugakunga ko amadolari 100 aka kitwa ngo damaga aka niko katumye ayo mafaranga yose buri muntu wese kwa turi kumwe yaraga kugira ngo bagashyireho aka kanta gazi akanga karambabaje cyane amadolari 100 urumva amafaranga ari kurumva mise nanga amadolari 800 amafaranga ari kugenda nshiraho kandi ubwo urumva mfite visa yo kuba ndimo hano nari nyifite bantereye urumva aho kantu gusa ntako ngako turagenda tugeze imbere nabandi badukuramo ati se muri nyine turi kugenda baranyigisha ubwenge ngo njye mvuga ko ngiye kubaka ahantu yitwa Sarisibo mpita mafata mu mutwe mfata Sarisibo nabwo ngiye kubakayo muri UN baduhayemo ikiraka none twageraho nga buri metero 100 usangamo barriere y'abasirikare tugiye ngo ni na barriere y'abandi bantu abasirikare b'igihugu
ariko nyine singiye kubatuka ariko sinamenye ntabwo ari abasiri uzi ukuntu baba bameze baba bambaye iniforume se iniforume ariko ziheruka gufurwa muri rimwe iniforume idafurwa inkweto zo ntazo ni kamambiri ashyira ku iniforume yambariye kamambiri gutyo ukabona hano igikamambiri cyatobotse mu gitsi afite imbunda yambaye iniforume isa nabi twageze yambiye amafaranga natanze amafaranga menshi cyane yambiye yongeze muri gare naho batuma arasora bahita bahamagara Constantin bati Drede bati murajyahe ndabasobanurira Drede ashaka kujya kumufunga we none ahita ahamagara n'umuntu wo kujya kumufunga byanyabyo guhita byanyabyo ati ibi bintu ninde wabikubwiye ndavuga nti noneho karabaye ndavuga nti mu uburenganzira basinzikatira ahangaha shaka ahantu nkura umukasi mwiyogoshera mbikate cyangwa mite mbimwogosha ati ntabwo yongera kubitunga rwose ndabasaba bati byarangiye kuba yabigejeje ahangaha ntabwo ari buducike ndavuga nti se tukora iki nyine ati ni amafaranga bambarira amafaranga turi butange bakajya banca ngo umuntu ndatanga 50,000 nkabona ndi butange 400 ntayo mfite turanegosiya tugera ku 135 bakubita nayo $50 y'izo Drede z'uwo muhungu $50 kubera ko afite Drede gusa kubera ko afite izo Drede turi yambiyo agenda nyine banyereka roji iyo twayishyuye 4,000 hanyuma rero maze kwiyakiramo gake ndavuga ndireka nshake motiza kunkura aho rero twageze twahasanze abandi banyarwanda babiri bajya hese nabo bari kujya Centrafrique twasanze abo muhungu wari uvuye ku Gisenyi ari kumwe n'undi mudamu nawe ase muri kujya ati ko twaringiye tuvuga ikinyarwanda twitotomba nk'abantu barenganye yumvise tuvuga ikinyarwanda abarabyutara ariko nanjye murebye ukuntu asa mbonanye mpita uyu ntago ari uwina amubaza nyine VIP ahita ambwira ati ndikumva muri bene wacu abandi turi kimwe twese rero duhuriye hano se murajya ndamubwira arambwira ati rero twe twapanze gusubira inyuma ati bigitwa byatunaniye amaza murasubira ntitwapanze gusubira inyuma ati batubwiye ko ahantu hitwa Tambura uko bahitaga hitwa Tambura nta muntu ujya uharenga aho hariyo n'inyeshyamba none nabaza amakuru uwo munyakinya akambwira ati ngenda guha moto zitwarwa n'izo nyeshyamba ziri bukugeze amaza ni moto zitwarwa n'inyeshyamba ngenda guha moto zitwarwa n'izo nyeshyamba ziyakugezayo aza gasarose warasinziraga ibintu ntubirote narasinziraga se ahubwo narasinziraga twese twari turi aho ngaho twicaranye umugore wawe yarareze mu Rwanda kumwe n'abana mfite abana babiri wigaga i Bugande yari yaje muri vacances n'undi muto yanavuga ni mwebwe tujyane wari wabajyanye n'umugore n'abana cyane avuga ubu rero turagiye kurumva we naravuze ntidufite kunumvaga ningirayo nari mfite amafaranga ahantu nabonye ubucuruzi ari agasantere uriya mama yari yakameye kitwa Pekaduzi avuga ni yari yanze ahashinga iduka rikomeye cyane wari wabibaze mu mutwe wawe nabibaze nyine ndisigemo umugore ndi kuvuga ni hari urahakorera kugaruka mu Rwanda amatike sinazajya nyabona ni menshi tuzatworeza amafaranga dukore business i Kigali ibintu bigende neza avuga ati nta kibazo twagiye turagenda babene niyangura turaza ibyo byose twabihuriraga nabyo n'umugore we akaba abakarume nyine ntiya yavuga ngo humura bizashira bizarangira ibintu ntugire ikibazo abagore barumva pe iyo stress mwabaga muri kumwe turi kumwe umwana we muto yawe nta n'ikibazo yari afite ahubwo yarambwiraga nti ndashaka ji yari yaramenyereye kunywa amaji menshi cyane kandi none nta ji nari kubona hariya ni ahantu hagoranye cyane mu ishyamba moto ngahita moto rero twinjiye kuri moto niho urumva icyo gihe yambwiye ko ari bumpeze inyeshyamba zikantwara ndambwira abavandimwe ati rero njye nabonye umuntu uri bumpe inyeshyamba akaba arizo zintwara we ntuzitinye turazicamo kuko nizo zizaba zidutwaye bati zabonetse ni moto nangaye inyeshyamba ati moto n'amadolari 150 ati amadolari 150 nta kibazo amaye uti turagenda ndabagabanya bavuga ni mufate nk'ijana baranyangira ngo 5 tuzaca ni habi nubundi amafaranga ntabwo yose tuzayagizayo ati natwe tuzasaguramo nka 50 ndi tuzaba twayatanze avuga nti kama mbaye ati ndabangeze ku mupaka neza ati turaba tukugejeje Sarisibo uraba ugeze ku mupaka neza ngira ngo ni imipaka nk'ingi dusanzwe tuzi navuga nubwo twagiye mbara ntera imibare navugana amafaranga sigaranye ntari bubure kungezayo ndayishyura nyine twese twishyura moto tuba turagiye mu gitondo turagenda moto twaragiye turaruha
twahereye mu gitondo tugenda tugera nimugoroba tukiri kuri moto. None najya nicara nkumva inyuma hashyushye kuri moto nkumva mu kabuno hatse umuriro. Mwakoze amasaha angahe? Ni menshi. Twagiye umunsi nijoro turara mu ishyamba kuri moto. Twagiye umunsi turara mu ishyamba turi kugenda. Noneho twaraye ahantu ahubwo iyo moto yaratujyanye tugeza Yambiyo. Tugeza Sarisibo. Tugeze Sarisibo niho ngo haba boda nyine yo kugira ngo usohoke mu icyo gihugu. Naho barangoye tugeze Sarisibo twagombaga gufata indi moto nanone dukora Sarisibo ari tujyana ahantu hitwa Bambuti tugera muri Central Africa. Niho byangoreye ubundi aho narageze amafaranga arahashirira. Kuko izo nyeshyamba nubwo zavuze ngo zirantangira amafaranga. Twageze mu nzira abasirikare barankanira neza baravuga ati ntago muri burenge hano mutaduhaye amafaranga. Amubaza se barashaka ngahe tukishyura. Ngiye mfite icyizere cyuko ni aho nzaba ngeze none ari ku mupaka nzaba ngeze aho ngiye. Twaragiye tugeze aho Yambiyo aho Sarisibo dufata lodge turaharara bahita bavuga ngo tujye guteza passport kugira ngo dusohoke mu icyo gihugu cyabo. Yego. Biranga neza none aho ngaho banca amafaranga menshi bakajyambwa ngo passport kugira ngo bayitereho nsohoke. Haje inzego bo banasanze kuri lodge noneho abo bagomba kunterera. Baraje bansanga kuri lodge ngo bamenye ko hari abanyamahanga binjiye aho ngaho ngo bagomba kwishyura. Ndabaza nangaye bakajya kandi wumve South Sudan ngiri muri East Africa. Umve kuntu nanagiraga ikibazo. Iri muri East Africa nkibaza ko nakabaye ngenderamo hano kundangamuntu ubundi bari kunyishyuza bigenze bite. Baduciye amafaranga bakajya banca amadolari 100. Abo bantu twari turi kumwe bari bakomeje Brazzaville ndibutse. Ariko baranze guca muri Kongo kubera intambara yari iriyo. Bajya guca muri Central Africa. Bajya guca hariya basanze ise uba Brazzaville. Abwira se twageze ati ahantu utambura twaharenze nta kibazo dushaka ukuntu tuva hano hantu. Ati mufite amafaranga ati dusigaranye make ni muyishyure muve. We rero ahita akora mu mufuka arayatanga ngo agende. Ngiye natera imibare nkabona nta mafaranga asigaranye. Nkabona amafaranga asigaranye ni makeya atari buhankure. Atari bugukure ku mupaka ngo wambuke kugera muri Central. Ngere aho ngaho kuko noneho moto banciye 200. Nundi twari gutega indi moto y'ibihumbi 200. Kugira ngo tuva amadolari 200 kuri moto ku muntu umwe nanone. Aho rero niho byabaye ikibazo. Natera imibare nkavuga ni kugira ngo mbone amafaranga reka nsubira inyuma. None niho nabazi imibare mbona amafaranga yanshiranye bitamamagara Petit Frere navuga ni munshakire buryo mumbonera nka miliyoni munyoherereze. Arambwira ati se urayibona gute? Navuga ni mwishyire kuri Dahabshire bayishyiraho. Subira inyuma subira handi Yambiyo nishyura none ya moto ndayifata mfata indi moto insubizayo. Yange zari nk'ibihumbi 800. Ntangaruka n'ubundi ndavuga ntayangaya niyo ndi butange mu passport y'abari abagabo. Ndayatanga baziteraho kugira ngo dusohoka aho ngaho. Dufata moto sasa none ngo tugende. Ahantu tukirenga ni nka metero 100 nta nubwo ukuntu ari abagome batigeze banambwe. Tugihaguruka nko muri metero 100 nk'uwava akagira hariya nta n'iminota 5 twari tugiye kuri moto. Duhita dusanga barriere y'inyeshyamba aho ngaho kandi barayizi. Bazi neza ko hari banyoreye ntibabimbwiye. Duhita dusanga barriere y'inyeshyamba aho ngaho. Inyeshyamba umwana w'imyaka nk'icumi ufite imbunda yambaye mu cikopa gusa. Ibihungu noneho icyambabaje abo bamotari twari dufashe badutwaye babanje kunyishyuza mbere. Burishyura mbere. Haza se nyabahembe cyangwa mbaye make yandi ndabatugeze. Ati oya twanurishyura mbere. Ndayafata nyine buri muntu muhaye ati ntacyo no gukorera mu cyizere. Kandi ubwo twishyuye none baragenda bazinduka saa 11 kuza kudutwara za mu gitondo. Ariko tukirenga umutaro ndabona baradutwaye ngiye kubona mbona baragiye baparitse neza mu kigo cyizo nyeshyamba mwiyo barriere barayikikira gutya bagenda baparika nka hari. Mbona ibyo byana biraje n'imbunda. Nabana batoya cyane y'imyaka 10. Byana by'amavuga biresha gutya ariko bifite imbunda iziteye ubwo. Mbona icyana biraje bihagaze aho ngaho. Bifite inkende niba ari inkende niba ari twamaguye byagiye bizirika kikaza kiyikura kikaguca imbere. Ati move utuvaho. Ati byangombwa turabiberetse ko bari badutereye haruguru.
kumbi sinamenya ko aho ngaho twageze ngo hitwa Bambuti ariho ku mupaka nyine wa South Sudan na Central Africa. Deja abamotari bambwira ngo deja mwamaze kwinjira muri Central Africa, ubu hano muri niho ibindi byarangiriye hariya, ati muravugana n'aba ngaba. Nabaza ati se mwebwe nyine bimeze bite hano, kuki baduhagaritse? Ngo moto yose ivuye muri South Sudan yinjira yose umuntu umwe yishyura amadolari 150 kugira ngo tukure kurenge hano. Ngira ngo bari kwivugira, nagize ngo n'urwenya. Abana batoya cyane ibyo byana byari bifite imbunda, ariko bifite ba sebuja abari bo baza nyine ubona banywa itabi ku mugaragaro, urumogi baruri imbere y'amazu yabo, mbese ni ibintu bakiniraho. Baraza, ikigabo kiraza, ndakibuka kirekire gifite akantu cyari cyaziritse hano ku ivi, kiraza gikubita igikapu cyanjye umugeri, hano ngo harimo iki, nabwo nta kintu kirimo. Ubwo imyenda yose bahita basuka hasi, bati turanatomboye nta n'imyenda tugira. Dufite imyenda myinshi, bati none se nta myenda mugira, bisobanuye imyenda si ngiyi, imyenda yabonetse, bati turayibonye. Ariko abantu menya bari kwivugira, ariko nabareba nkabona bari seri. Subira inyuma mbaza bagenzi banyu, murabona biriya bintu uburyo bimeze, turagenza gute? Ahubwo ati hariya noneho nta n'ikintu bambwira, kuko urumva ninjye wari ubatwaye, ufite amafaranga, ari njye ugomba kureba ukuntu nyine tugenda uko byagenda kose. Ati none hano biranze neza. Areba, ndabaza ati tubigenze ute? Ishyura amafaranga nyine amadolari 100 arenga. Barambwiye ngo nibura reka tukugabanyirize mwese gutya mu ngano, mutanga amadolari 650 tubareke mugende. Ariko n'imyenda nyine irasigara hano. Reba imyenda mfite ukuntu ingana, reba ibikapu byacu byose, nta kintu turi butware, nkabona ntibikunda. Siko twahiriwe aho hantu, twarahiriwe, ngira ngo barisubira. Nari nzi ko bari kunyina, kumvaga amafaranga ntayo nari nsigaranye, mbona bitakunda. Turicara baratwihorera rwose, abamotari b'abandi baricara nabo bagumaho, kumbi ni bene wabo, nkajya mbona bari kuganira mu ndimi zabo, birimi bya gakondo bagira. Zibaye nimugoroba nibwo baje ati rero nimba mwanze kunegosiya n'abantu ngo mubahe amafaranga, twe turigendeye. Ndabaza se amafaranga yanjye nabahaye, none se ngo ko wanze kwishyura ngo uva hano tugutware, urumva biri bugende bite? Mbona umwe moto ayihaye umugeri aranakata, mbona n'undi mpita mbasenyera ntimugaruke, mutagenda. Urumva twari twamaze kubishyura deja kare, kandi nta handi mafaranga ari kubona. Ndavuga nti mumbwire bari abagabo tunegosiye badushyiriyemo imiyaga. Arabwira ati buriya nta kindi babyanzuye. Abaza ati none mureke twisubirira inyuma. Barabyanga ngo ntidusubire inyuma. None se biragenda bite? Ibigabo mbibwiye nti twere nafashe igikapu ngo nisubirire inyuma, mbona icyana kiraje kinkubise imbunda mu gutwi hano, mbona kiri seri, abana nk'iki ubungi kubise umugeri, mbona banandasa. Avuga nti se iki cyana kweri kiri seri gitoya cyankubise imbunda hano mu gutwi, utanceceka. None ndavuga nti mutuze, bya bintu birakomeye. Mbona ikindi nacyo kiraje gisebye gifata bya bikapu, gishunguye nyine imyenda, gihitamo iyo gishaka. Ndavuga nti ibintu ntibiza kutworohera. Ndavuga nti ngabo muze nyine tubahe amafaranga, nta kundi nyabaha mbabaye, ndayabaha nyine. Ariko imyenda baravuga ati kuva yaduhaye ngo muduhe imyenda mushaka, ntabwo bayitwaye ku ngufu, ariko baravuze nyine muraduha imyenda muduhe iyo mushaka. N'umujinya ndavuga nti mufate inkweto mo harimo inkweto, mufate izo mushaka, mufatemo n'imyenda, ibyo mwumva mukeneye, ibindi mubimpe twigendere. Nuko nyine barabifata, ibindi baratureka turagenda. Umva twarazamutse icyo gihe, nta n'uwari ukiri kuvugana n'undi. Mwari mwacecetse noneho nta nkuru wari ugifite ijambo ryo kuvuga ngo nta nkuru. Ahubwo nabo bari kwibaza ni iki kigiye gukurikira. Kimwe cyararangira bagahita bibaza se imbere ho noneho bimeze bite. Ubwo banyandikiye icyana cy'amafuti, kinyandikira ku rupapuro ngo ni generali ngo runaka, ngo abantu bishyuye ngo generali kweri utagira n'ipantaro, ufu wambaye mucikopi igera aha, wambaye ubusa ngo ni generali. Generali aragusinyira, ansinyiramo igipapuro ngo ndacyereka abandi mpura nab'imbere. Nako byagenze, nageze imbere mpura n'abandi, mbaye urupapuro noneho nyine rwa generali. Arasoma ngo oya ngo generali nyine ngo turamubona, ariko ntabwo mudusigira. Hasi mwebwe murashaka iki? Nyine ngo duhe makeya. Ntacyo, mbahereza dukeya nyine ndikomereza turagenda. Urumva moto yaradutwaye turara mu ishyamba. Ni mu ishyamba, nta nzu nimwe ibihari. Mwararaga mwicaye se?
tugenda kuri moto nyine twaragiye mutaragenda essence urumva ngo baragutwara bagashyira utujerekani hano tw'ama essence hano ku mpande buryo ishiramo bashyiramo bari n'abakanishi barabyikorera itobotse mbese ubumeze nk'impunzi ya kera cyane nkuko badutwaye turagenda tugera aho nyine baravuga ngo ubu burije murarara hano turara mu iryo shyamba hanze ku musozi hanze nyine hanze wari kurara ishyamba ribi cyane buracya mu gitondo turongera turagenda ahantu habi tukagenda tugwa naragendaga kubera nari nananiwe kwicara aho bikanananira nkagwa n'undi twagendaga tugwa inzira yose turagenda nyine tugera nanone ku yindi barriere mbahaye ka gapapuro kazanyeshyamba barakanga mu bakanze nabo ni inyeshyamba ukwazo ni izindi nyine zitandukanye na zazi ati hano noneho ni 50 babanje kuduha ku myumbati baduhaye ku myumbati numva baramfashije murarya imibisi baduha nkubita ku mwumbati ndawurya numva ngarutse ibuntu ntago nari nyibasha kuvuga neho bahanga ati nubwo muyiriye mutwishyure rero mugende none byari imyumbati idatetse mibisi ndabaza se mwebwe murashaka iki none nta n'amafaranga nari nsigaranye menshi yari yanarangiye barambwira ngo ndabahanga 50 by'amapawundi umutwuranje mpita mbivumba mpita nsubira inyuma njya no kwiyicarira none nicaye urumva umutwe wari umaze kundya mugenzi wanjye yitwa Costa abona ko narabasuzuguye kuko numvaga ntacyo mfite cyo kuvugana nabo abona nyine ko bandebye nabi abari buza kuvugana nabo aravugana nabo yabonaga ko nagize ikibazo rwose avugana nabo birangira bemeye ko tubahereza 1,100 aho gana 100 harya ndacyari fite ndayabaha aratureka turagenda none tuvuye aho nanone nko muri metero nkeye duhita tujya kuri barriere ya nyuma ya leta ya kiriya gihugu ari nacyo kintu cyatumye ndakara nanone birambabaza ko tuwagira nta none yose yanashiranye mpageze barambwira ngo moto imwe bayishyuza 20,000 kugira yinjiraho ngo n'umuntu agatanga ngo passport bayishyuza 12,000 aho rero nta kintu nari mfite aho byari bimaze gukomera byari byarangiye telefone zose twarazisize aho ngaho telefone zose turazisiga imwe niyo yasigaye izindi zose turazibahereza bamaze kuzifata turazamuka turagenda twinjira aho ngaho mu gihugu turagenda ubwo nagendaga none ndangisha ahantu UN iherereye nibwo butabazi nari nsigaranye abantu none nabwiye umumotari ahantu uri buhagarare ni kuri UN guhagarara atari kuri UN kuko nitugera muri UN turaba tubayeho birabirangiye urumva abaginga ntibemeraga ko nasubira inyuma bemera ko dusubira inyuma mba narasubiyeyo ubundi noneho aho baranze ko dusubira inyuma ati murakomeza mugende avuga ni moto ushakisha ahantu hari UN abari hujya guhagarara ari hudusiga ati ntari turagenda ewana byo nagiye kubona mbona baragiye neza badukubise nyine ahantu hari UN ndebye nyine navuga nta ni sawa cyane abaza se mwebwe nyine ntitwarangizanyije se mugende ati ntari urumva aho ngaho baradufashije abantu bo muri UN twarahageze icyo gihe turicara nyine babona nyine ukuntu tumeze twabaye baduha amata tuzanira amata batuzanirana batuhaye n'imigati amandazi batuzaniye baduha n'amata turanywa nyine twumva twongeye kugarura ibuyanja baratubwira ati ariko hano mu kigo nta muntu uharara murara ati hari imbere yabo hari akazu k'umugabo w'umunyakenya wari uhatuye ahantu twari tugeze hitwa Obo aho nyine ni muri Centre Africa twari twageze hitwa Obo umunyakenya witwa Paul ufite inzu z'ibyatsi ati muragenda mufata inzu hariya naringize ni inzu ngo no urugo inzu z'ibyatsi z'amafuti nawe aratubwira ngo tujya tumwishyura 2,000 buri munsi ndikiriza ariko nta nari nzi ko nzayakura ariko ntayo nari nifitiye avuga ati we ntaribi tuzakwishyura urumva nyine yaduhereza inzu bamwe bajya mu kandi tuzu tw'ibyatsi turaho utanakinga turarama aho ngaho rero ntangira kwibaza umugore wawe yakubazaga iki yambazaga ikize ko yabonaga narashobewe yarambazaga ati najyaga ntaho nyine nanjye sinzi aho najyaga ubona ubuse ndagusubiza iki nta kintu na kimwe mfite cyo kuvuga ahangaha ubuze tuzava muri ibi bintu ati simbizi ni Nyagasani uzadukura ahangaha ariko kuba twageze ahangaha Nyagasani nafasha nkabona simukadi
kuko simukadi hariya y'inyarwanda ntabwo iba igikora muri telefone, iyo ugezeyo nta kintu na kimwe wabona hariya. Ubwo nimbona amafaranga yo kugura simukadi nzongera mvugane nawe. Uwo Paul yaradufashije rwose, Imana izamuha umugisha. Twageze aho urumva avuga igiswahili, yumva n'uwo muri East Africa, turaganira tumubwira urugendo rwose twahuye narwo. Ati Imana ishimwe rwose kuba mwageze aha, nta kibazo muzahava, tuzavugana n'iwanyu wabafashe turebe ukuntu mwazagira aho mwari mugiye. Ati se mwari mugiye? Ngani twari tugiye banki mu kazi. Takaye si ntiyari akazi twari tugiyemo ko kubaka, nuko tutarabona uburyo nyine tuhagera. Ati kuva hano rero uva hano ugera banki ko ntibinakunda, bikubiye gakeya. Ego nise kubera iki? Ni inzira mwagaciyemo irimo inyeshyamba za Sereka. kandi zo noneho ni Sereka we yaravuze ati Sereka biragoranye cyane ko mwazitambukamo mwitwa abanyarwanda, ati kuko ingabo z'u Rwanda zakoze akazi gakomeye hano, nizo ziyiga Sereka kuko n'umwanzi w'iki gihugu. Ubwo rero Sereka iramutse ibonye umunyarwanda wese hano ni urupfu, ntabwo mwabacika rwose. Ibyo ntimuzanahirahire guca ahangaha ni mubwo buryo. Kandi binongeye ati n'imodoka ihagurutse hano igenda, ikamyo izana amavuta hano muri UN, ati ishobora kugerayo hashize amezi 2 kubera inzira ipfuye kugira ngo ugere banki. None ubwo tuzava hano bigenze bite? Ati inzira ihari n'imwe niyo gutega indege. Ati nta n'indege officiel ihari, bisaba gutereta indege z'ama ONG ya UN, kayitereta wagira chance bakagusigiramo umwanya bakagutwara mu ubwo buryo. Amubaza si indege nangaye? Ati indege nibura ni 500 by'amasefa. Hani 500 ni miliyoni y'amanyarwanda. Tanumva bisubira udubi. Navuga ni ibyo bintu buretse kubimbwira ntabwo umwanya wo kubitekerezaho biranze. Umufite ikibazo cy'icyo ndi burye gusa nta n'ikindi, ibindi bubyihoreye. Naravuga ati hano ati turabanda bafasha ndabakira, ati murareba nyine, aduhereza icyo gihe yaduhaye amateke. Bari bafite amateke. Shema muzanira amazi. Bari bafite amateke. Ateka nyine baduha n'umudamu we aduha amateke turarya. Paul se yari business akora aho hantu. Paul business akora Obo, ni umunyakenya wahageze ngo kera cyane. Akaba yituye mu nzu y'ibyatsi se? Siko arizo zibayo, yesu ujya ngo habaye ntawe nono. Nuba ngo inzu nyine inzu nyinshi ziri hari ni izo z'ibyatsi zidafunze, z'ibyatsi nyinshi rwose, kugira ngo none se aho hantu twageze Obo kugira ngo mve kuntu ibihugu bitandukanye sabe biratandukanye cyane. Uwo Paul yigeze aturangira y'akaraka ko kubaka inzu, umufuka umwe wa sima ugura 50 by'amasefa. Umva ukuntu 100 by'u Rwanda umufuka umwe wa sima. Ibati rimwe rigura 37,000. Ibyo bintu byose ahantu biva i Bugande, Sudani ntabyo bagira, biva i Bugande kandi bikaza kuri moto. Amaye urumva ukuntu inzu zikuzura kuri moto birashoboka. Niyo mpamvu nyine bahitamo kubyihorera, barangiza bagakoresha ubwo buryo nyine bwo kubaka. Bakoze cyane bwo kubaka inzu z'ibyatsi. Nta muntu wakubakira rwose inzu ifite sima. Umunsi wa mbere muraryama? Umunsi wa mbere twararyamye turahumekamo kuko kuryama twari tubikumbuye. Ariko mwaryamaga hasi nta matera? Aya duhaye ngewe yampaye utumatera, abo bahungu babasasira shitingi baryama hasi. Ariko barishima bavuga ati Imana ishimwe kuba twongeye kuryama. Hari akantu kose wagafataga nk'igitangaza. Umugore ni uwo nguwo bondi. Umugore mwagumanye? Nuko no rero hajya mubwira nti urabona ibintu turimo, aturibuka ko dusize inzu zacu turi aha hantu, urabona bizagenda bite? Kambwira ati ngiye mfite icyizere cyuko ikintu cyatangiye kiba kizarangira. Ubundi yahoraga ambwira iryo jambo ati ikintu cyatangiye kiba kizagira ku musozo. Byanze bikunze ushobora kuba mubi, umusozo mubi cyangwa mwiza, ariko birarangira, iherezo rizaboneka. Ubwo turara aho ngaho, bukiye mu gitondo rero Paul aratubyutsa ati mubyuke. Ba bantu bo muri UN n'abana beza baraza rwose baradusuhuza, bavuga ati bimeze bite? Ntibisawa. Twabonyemo n'abanyarwanda bakeya kuko ntabwo ingabo z'u Rwanda zikorera muri ako gace ka Obo. Abari bahari n'abapolisi bari bahari batahamaze igihe. Urumva naranarwaye, twahise turwara, ariko baradufasha. Imiti bayigura ku muhanda gutya, ibinini biba birambitse ku nzira. Bari biri ku muhanda nguko abantu bacuruza agataro ujya ubona bazunguza. Kumwe bari utubombo hasi nuko ibinini biba bimeze.
hagendaga nyine bampaye amafaranga ati genda urebe imiti hariya, ndagenda nyine kwegezayo ugahitamo utunini utuhese amazi ase ndumva ndwara umutwe ati wenda tuno twagufasha uko twivuraga nubwo nguko ntazi niba bizanavura, twahoraga turwaye buri gihe nta muntu wigeze bamuzima. Icyo gihe rero Paul yaradufashije nawe ngo ni wowe urajya uduhereza ibyo kurya, nzayaguhera rimwe kuri fagitire, ntugire ikibazo, nzayakwishyurira rimwe n'inzu. Tukabyuka ati none so ibiryo ko nanjye binkenda nzabikura ati weje ugerageza. Tukabyuka tugafata ishoka tukajya kwasa. Ubwo urumva nari ntarabona uburyo mvugana n'abantu bo mu Rwanda. Engineer ubukaga inzu atagera no hageze agiye kwasa. Ampaye inka Rwasamanzi. No kuvuga ngo hari umusore twari turi kumwe witwa Moni yaravuze ati ibintu birakomeye. Ubundi sinabonye hariya umuntu yashije inka ibazi. Baza Paul nize hano ntabwo bagura inka. Ese ati bashobora kuzigura mutse uzi kuzasa. Turagenda tujya inyuma ya UN ahantu hari igishyitsi kinini cyane. Abahungu baracyasa dufata, hari ibigare basunikaho ibintu bita amapuse n'ibyo twasunitse baracyuzuza, turakizana turambikaho ku irembo. Dutegereza ko hazaza umuntu kugura inka. Turaheba neza zarangiye bazicanira, nawe yaze ko nta muntu uzi, abantu batuye mu ishyamba ubwabo barambwira ngo baragura inkwi n'indi uzazigura ahangaha. Kandi ubwo yarambwiye ngo ashobora kuzaza ngo azazana umukiriya nuko yari yatubwiye. Paul barambeshye uvuga ngo mfite ikibazo cya simukadi rwose, ndamutse mbonye simukadi byazamfasha. Simukadi ati niba ushaka simukadi rero ati muze mbereka ahantu mujya kubagara, yarahinze n'imyumbati. Muti hariya turagenda, simukadi yaguraga 2500 yaho, urumva ni 5 by'amanyarwanda, amasefa badukubye kabiri. Noneho atwereka ikirima kinini, so nakubwira kukingana gute, kinini cyane rwose. Arangije arambwira ngo ndabaha 5000. Ntawaza uruntu rungana gutyo uraduha 5000 none ngo gikorerwe cyangwa mukihorere ngo biraterwa. Asore arambwira ati ahubwo akibivuga twatangiye tujyamo kubagara imyumbati. Turabubagara, twawukoze iminsi 2 tungana gutyo. Twari 6 bari kubagara, ariko iminsi 2 ahantu haradutagangaza, ariko tugira chance. Mubagarira simukadi gusa. Simukadi nari yaramfashije, ariko akiyampereza ayo mafaranga yaramfashije. Naguze simukadi ngura n'amayinite, noneho mpita mfungura WhatsApp nyine iyo hirya iriya kugira ngo nongere mvugane n'abantu bo mu Rwanda. Nimero nkeya nari mfite mvugana n'abantu bo mu Rwanda, bari baratubuze batazi niba tukibaho, barashakishije amakuru barahebye. Ubwo hageze mu kwezi twari tugeze mu kwezi twari tukiri mu kwa kabiri. Baratubuze nyine batazi uko byagenze. Aho rero aho ngaho impamvu twarahatinze cyane ubwo twarahatinze kubera ko urumva habaye navuganye no mu rugo, barambwira ati se kugira ngo mugere ahantu mugiye birasaba iki? Ndabwira ni dukeneye amafaranga menshi. Amafaranga sinzi kandi kugira tuyabone, urumva abantu tungana gutyo, indege bari kuduca miliyoni nibura ku muntu imwe ku muntu, ntabwo biri buze kutworohera. Ahambwira ati se ko ari menshi turayakura he? Ndabwira ni ngiye rero mwashyira n'inzu ku isoko kugira ngo bano basore nibura mbashe kubakura ahangaha tugere aho tugiye. Icyo si ikibazo, bakoze ibishoboka byose, n'akazu kanjye kamwe bagashyira ku isoko kugira ngo ibyo bintu bikunde. Baragerageza, amafaranga ageraho aza kuboneka, ariko abonetse noneho tubura inzira yo kuhava. Tukavuga ngo tukajya nagiye ku kibuga cy'indege ndaruha buri munsi, indege ikagwa mpahagaze ngo ndebe ko nabona indege idutwara bikanga. Tukongera tukagaruka, indege ndayishakisha ndayibura, nza kubona indege y'Abarusiya. Twamaze amezi ahubwo ni bya bibuga nyine bimeze nk'ahangaha twicaye. Ikibuga cyo kugitaka, ikibuga ndaza kukwereka ifoto ko nyifite. Hano twicaye ni heza, fata mu butaka nyine busanzwe nyine, ntago ari kwa kundi kugira ngo abantu bumve, ntago ari kwa kundi kutuvuga ngo Kanombe ni ahantu nyine bashaka ndabaha amafoto yanjye barayabona. Ni n'ishyamba, fata ibiti, fata ishyamba ucemo akantu k'imbuga gatoya ugaharure, indege naho yazaga kugwa. Rero sasa najyagayo buri gihe ntegereje indege ko nzayibona nkayibura, ngatereta ni bang nkabaza uwo mujyamange wanshakiye buryo cy'indege izaza isizemo umwanya niburi kantu ikadutwara. Biranga ahantu turahatagangarira neza,
amafaranga nza kwifashisha umugabo w'umunyarwanda ubi banki, bamwoherereza amafaranga make yo kuba dutunze kugira ngo tube tuyaryaho. Amafaranga turayarya, nishyurana wa wundi Paul, n'ubundi indege turayibura. Biba ngombwa ko noneho mfata amakamyo nyine azana amapeteroli aho ngaho. Kamyo maze kuzitereta ziraza, zaje ari ikamyo enye. Bavuga ntubu biranze, ariko barambwira ati muzagirayo hashize igihe kirekire. Bavuga ati nta kibazo. Ikamyo rero zaraje zizamwe abantu baje gucuruza aho ngaho obo bavuye banki. Twarategereje igihe kirekire, zigiye gusubirayo zigitirimuka gatoya. Ubwo ibyo byana byaduteze mu nzira by'inyeshyamba byaraziteze icyo gihe nyambyibuka, bihita byicamo n'abantu babiri. Reka bahita bicamo abantu babiri vuba vuba n'ikamyo. Urumva ni ibihugu biba bidafite umutekano. Leta ibiri hano, inyeshyamba ziraha bazireba ariko bazitinya, batazikoraho, badashobora kuzirasaho n'umunsi n'umwe. Mbese nyine zikora ibyo zishakiye, zifata agace kabo bakakayobora. U Rwanda rumeze neza ubu. Mbese ubundi umuntu utarenga mu Rwanda ngo ajye nko mw'ibi bihugu ntajye i Burayi hararyoshye. Ngo arebe nibwo yavuga ko u Rwanda ntazi agaciro k'u Rwanda. Inyeshyamba zirabafata zicamo babiri, mwe mwabo bari bakoze iki? Ni ukuvuga ngo izo nyeshyamba nta nubwo ari inyeshyamba komuteri, hari inyeshyamba za Sereka zigizwe n'abisilamu, abandi ngo nabo muri Chad n'abisilamu muri kiriya gihugu bishyize hamwe. Noneho hari abana baba barishyize hamwe muri karitsiye. Abo bana rero bo bakora ikintu n'ubu nkihuza na Chita tugashaka imbunda tukajya dutega abantu. Wowe Chita undi n'undi na Shema tukamugeraho niba baye box. Yes, ukavuga ngo mwebwe nuko bakora imbunda baranazikorera. Utanagira ngo bakinira imbunda zino zisanzwe. Ibibunda barabyikorera. Nabonaga birirwa bafata imyambi y'ibibiriti ngo bari gukora amasansu, kandi kikanica umuntu ku buryo bubi. Intwaro za gakondo. Ariko imbunda nyambunda nyine ubona ifite na ntuzukurura rwose. Ese iyo bankubise mu gutwi icyo gihe ni bene ibyo rero bishyira hamwe, bakavuga ngo twishyize hamwe, bagahita bari mu mutwe agatsiko kabo, bakavuga ngo bagiye kurinda igiturage cyabo. Izo kamyo ari kamyo yari iri imbere yitwaye abo bisilamu. Noneho abo bana barahagarara ngo bano ngo bagiye gufasha Sereka, ko Sereka nayo ibibahiga bya hatari. Noneho rero bakibabona bahita bamanuramo nabi, bahita banakubita vuba vuba n'imbaraga nyinshi cyane, ati bano turabica ntibarenga aho ngaho. Guverineri waho ngaho ni waje gusaba imbabazi ati mumfashe rwose. Guverineri z'ubwo guverineri ni umuntu usanzwe. Guverineri wagize ngo ni umuntu ukanganye nko mu Rwanda, wambaye ikoti nyine afite ibirakorera. Guverineri aho ngaho muri karitsiye yazaga kumwira bita amasanga mbira, twabigereranya nk'ikigage cyahangaha. Obo guverineri yarazaga aho ngaho, nanamugejejeho ikibazo cyanjye. Namugejejeho ikibazo cyanjye, arambwira ati hano biragoranye, gusa tuzareba ukuntu nyine indege niziza zabafasha. Guverineri w'umuntu uraho ukatakata aho ngaho mu dukaritsiye. U Rwanda ruteye ubwoba. U Rwanda nubwo njye navuze si u Rwanda uzi karibu, ahubwo nkibaza si Burayi ubu haruta mu Rwanda. Ibyo bihugu byatumye mfata u Rwanda ndavivura, shyiraho vi ndende cyane kuko birahabanye cyane. Twabasize nk'imyaka 1000 aho ngaho mu ishyamba. Inyeshyamba zibaguyeho nanone aho ngaho. Urumva imodoka ntizabaye zikiharenga, bahise bazigarura, kandi UN yari iziherekeje. Bahise bazigarura zose zisubira aho ngaho aho zari ziparitse kugira ngo babanze bakemure icyo kibazo. Ariko n'undi umucuruzi warimo akavuga ati ndababwiza ukuri ko ntacyo mwakora ngo murenge kuri Sereka, mushaka mu byihorere rwose, muzafata indege. Turabireka reka dutegereze indege. Indege rero urumva twamaze icyo gihe cyose tubayeho mu bwo buzima bubi, tukabyuka tukajya kwasa inkwi nyine zo gucana, tukabyuka hari n'akaraka twabonye ko kubaka akazu k'umuntu. Ndabyibuka nawe urumva twavuganye 50,000 aduhamo 20, andi ntiyayaduhereza. Nuko nyine ubuzima tubamwe aho ngaho, tumera nk'abaturage batuye aho hantu hitwa Obo, ni mu ntara ya Hombo, iyo muri Central Africa. Kera kabaye nza kubona indege y'Abarusiya. Rero indege y'Abarusiya ndayitereta baza kwemera kudutwara. Indege y'Abarusiya rero niyo yadukuye aho ngaho kugira ngo idutware. Urumva wa muhungu n'ubundi byabaye ibibazo, twageze aho agifite za dread, kugira ngo rero n'ubundi tugende mw'iyo ndege nicyo cyatumye zira dread bazikata. Bahise bamwogosha.
tayari baravuze ati ntabwo ufite, kuko naje kumenya impamvu dread bazanga. Inyeshyamba zose zo muri Seleka ziba zifite dread, ni ikirango cyabo. Mbese nyine ufite dread uba umeze nka ya nyeshyamba. Benshi baba bafite dread, benshi bango nka 80% uba usanga abasore barimo bose bafite ibyo bidread. Rero iyo bakubonye nawo bifite, ntabwo baba bashaka ko umuntu ufite dread aza kuba muri quartier zabo, bahise bamwogosha. bahita bavuga ati dread urazikata, turazikata nyine nta kundi, ubundi tugende. Irangira rero nyine ndege turayifata, turaza tugera nyine Bangi tuhageze n'ahantu hashyushye. Nubanga Bangi twarahageze dusanga harashyushye cyane, ariko tuhasanga abanyarwanda baratwakira. Harimo uwo nguwo wakoraga kwa Dubai, ndibuka ko twanaraye iwe, aradufasha tugaburira. Nuko nyine bucya mu gitondo nyine dukomeza ahantu hitwa Idamara. Idamara naho nyine urumva ahantu Idamara twari tugiye, twanahasanze ingabo z'u Rwanda zo rwose ziranadufasha, nta kibazo cya ingabo z'u Rwanda. Buriya iyo uri umunyarwanda rwose bakakubona, upfa kuba ufite ibyangombwa warinjiye mu gihugu mu buryo bwemewe. Kurumva tukiza twari dufite passport twese badutereye. Tujya aho ngaho rero sasa dutangira kumva narigiye aho ngaho kugira ngo negere hahandi haba bizasambu, kuko Bangi ntiwahabona isambu yo guhinga. Tugeze aho Idamara nyine nshaka ngo tubone isambu, asanga umuhungu witwa Richard w'umunyarwanda, turaganira akajya nyereka ati dore aranahinga. Arahinga ariko nta muntu ubigura. Numva nanjye nari nizeye ko nshobora no guhinga, usanga ubuhinzi hariya bigoranye. Yarahinze ariko ibintu ahinga, abaturage bahariya benshi barya ibintu byo mu ishyamba, barya inyamaswa cyane. Ahinga ubugari, barya ifu y'ubugari n'inyama zo mu ishyamba bihigiye. Rero yahingaga ibibiringanya, agahinga izi ntuza, izi watermelon, n'abasirikare mu by'ukuri bazimuguriraga. Mubaza se ko nanjye nari mfite gahunda yo guhinga ahantu, bizagenda bite? Ati mamaze imyaka 2. Ati mu by'ukuri nakubeshye, ibyinshi no kubirya byarananiye. Ati nyine ni bya bindi byo kubona warabihinga kabyiri. Ati kuko urabona bisaba ko mbigemura Bangi mu mujyi, no gutega imodoka zitwa woroworo. Imodoka ni ivatiri baba barafashe bagashinga mu ibyuma. Mana nyagasa, cyakoze u Rwanda ruraryoshye sabe. U Rwanda ahantu hataba bisi watega, no gufata ivatiri bagasoramo ibyuma gutya, bagahita batenga imifuka nk'ijana hejuru, mukicara hejuru y'iyo mifuka. Modoka akaba ubwiza wicaye mu gatsimbana ukaburaguye, kandi barakugonga bakikomereza bakakubwira ngo pardon c'est fini, ngo birangiriye aho ngaho. Hareba moto no kujya abantu 10. Aho se mwahavuye gute kugira ngo mufate umwanzuro noneho kuhava magaruke mu Rwanda? Ikintu cyabiteye rero turi aho ngaho, njye n'akazi nagiye, nabonye akazi njya kugakora, ariko akazi nsanga imishahara bambwiye bitandukanye niyo ngiyewe narinze. Nuvuga ngo byasabye ko umutekinisiye wanjye umwe nahembaga hejuru y'ibihumbi 10 mu Rwanda, hari yahembwa amafaranga 6,000 by'u Rwanda, ni 3,000 by'amasefa. Avuga se ko bitandukanye n'ibyo narinze. Noneho nkareba nkabona mu by'ukuri ntaho waba uvuye, nta naho waba ugiye. None mfata moto ubwanjye, ndavuga ni reka manze nzenguruka. Nafashe moto nyishyura 15 by'amasefa ngo ndebe umujyi wose, ndawuzenguruka. Ni mujyi muto cyane, ugiye ngo ni nka Kigali. Ngiye nabonyemo inzu 3 zonyine ziri kubakwa, ndacyabyibuka. Nimba mbonye inzu 3 ziri kubakwa, nyine gute umuntu ufite ako kazi kiwe uri bumuhenda ujya kumuca amafaranga menshi? Kuko arabizi ko nta handi uri bujye gukora. Donc amakuru bagwaye barakubeshye, amakuru y'ibihuha y'ibinyoma y'amafuti ateye ubwoba. Ahubwo mubajije arambwira ngo yarazi ko ngo tuzakora business ngo zijyanye n'ubucuruzi, ngo mfite amafaranga. Nyine amafaranga ndayafite, ariko ntabwo arayo nari nyafite, naho yarangiriye mu nzira. Amafaranga y'ibyo yararangiye menshi cyane. Ndamubwira nti rero ibi bintu biragoranye, reka tugerageze turebe. Ndagenda njyana n'uwo Richard anyereka ahantu ahinga, ngiye no kureba imirima, ndasura mu murima. Nagiye nahereye saa moya ngenda ngiza saa 3 ntaragira ahantu ahinga. Ntasubura urugendo najya ndukora, siyo byeze bihava gute. Ati ngenda ntwara gake ku mutwe,
abyikore ku mutwe kareka naba mpfuye ntabwo nazabibasha ubwo nta buzima burimo nta bantu ubu nta buzima ese isoko uraribona ati isoko ntaryo isoko riragoranye kuko ntago abaturage baha ikiro cy'ibirayi hariya ntibahinga kigura 5,000 by'amanyarwanda ntukine ikiro kimwe cy'ibirayi ngo ariko nabwo impamvu ntibabirya biva muri Cameroon uramutse unabihinze ntago babirya rwose ko ntibabizi mbona batabizi ikintu barya n'ubugari n'izo nyama nyine zo mu ishyamba kandi abirya guhera ku wa mbere kugeza ku umwaka ugashira ibyo biryo arya none ikindi kibazo nahuye nacyo ni cy'ubushyuhe nuvuga ngo ntago naryamaga ikindi ni cy'amazi mabi nta mazi bagira ntago ari ahantu wavuga ngo uzabona amazi baba bafite n'aya mu gacupa ntagashoboka se aya ngaya ariyo ariko ntago ari hose agera hari umunyarwanda ufite y'uruganda rw'amazi hari n'ufite y'utundi tuntu bagenda bafunga mu gacupa amazi ariko nyine ukabona biragoranye cyane guhora nyine bumva inaha tuba tumenyereye ko wagura ufite robine nziza ukababona amazi meza ariko ntibikunda ahantu nyine amazi ni ukugenda bakadaha mu bintu amazi baracukura icyobo amazi akizanamo niyo bavoma ukaza ukadubikamo indobo isa nabi ayo ngayo rero niyo usanga n'abaturage bari kunywa ubuzima bwabo mbese buragoranye cyane mwagarutse mu Rwanda gute rero kugaruka urumva ibyo nari nizeye nahageze icyambere nta mafaranga ngifite yose yaranshiriyeho mu nzira noneho n'iby'ubuhinzi navugaga nsanga bidashoboka ngo kugira ngo nanahinge byari kunsaba kumva afite imashini nkagenda ndimbura kuko ni mu ishyamba hari ibiti binini cyane byasaba kuba ufite za beridoza zibitsinsura zikabihirika nareba n'ababikoze nkabona nta soko bafite uretse kuba babisohoramo bakabijyana muri Cameroon abahungu bo barambwira ati urabona hano hantu twahapfira mu by'ukuri ubuze ahantu turya ubugari gusa nabwo bukaboneka rimwe na rimwe twarwara ntitubone iki kujya ku muhanda kugura ibinini oya ujya mu gisirikare cy'u Rwanda iyo urwaye uri umunyarwanda rwose hariya abanyabasirikare b'u Rwanda rwose nanabashimira cyane baragufasha bakakuvura bakakubwira ati wowe humura nta kibazo uzagira uri umunyarwanda upfa kuba uri umunyarwanda ufite ibyangombwa mwatashye gute nta tike itike ntabwo wayibura urumva noneho byabaye ngombwa ko dutega indege kugira ngo tugaruke bivuga ngo twahamagaye imiryango yacu turayibwira ati rero ibintu byanze aha ngaha turi umuntu yanahapfira impamvu uzi ko hari igihe hashyushye ngiye no guhumeka bikajya binanira umwana no guhumeka bivuga ngo twirirwaga twambaye ubusa wakambara ubusa muganga akakubwira ngo ni bibi nabwo iyo mirasire y'izuba ku ruhu rwawe gerageza wambare mfite ibyunzwe ndaza kukwereka akavideo twagiye tudufata tumwe na tumwe ntabwo naryamaga nafashe icyemezo mpamagara mu rugo mpamagara petit frère amubwira ni mushaka amafaranga tuvanga ubuzima bwatunaniye murayamanika nari mfite amafaranga rero nari nasigaranye makeya ku nzu twari twatanze bitambwira abana na madamu ngo batahe baza mbere ngemba nsigayeyo nababwira mwebwe mwe musubiye mu Rwanda kugira ngo n'amashuri bitaza nari nzi ko abundi tunajyayo nanatarutse nari nzi ko nzabona y'amashuri mbaza ngezeyo sinarayabonye aho ngaho ntago biga nabiga ntawe ugira uniforme mu by'ukuri buri muntu mwenda byukanye ni wajyana ku ishuri uri kumva icyitwa ishuri umwarimu ajyayo rimwe na rimwe ishuri ushobora kurigeraho ugabona umwarimu aje nka 4:00 abana bibereye hanze bari gukina kirika y'amashuri amwe n'amwe ari ibangi make kandi nayo abahenze cyane bivuze ngo umuturage wo hasi hariya kwiga ntago byakunda madame arataha n'abana arataha gihe nsigarayo abaganirika mbe ngerageza umuntu w'umugabo n'aba basore nibura ngiye ikintu ntahana mu Rwanda ko bizakunda mugi nkawugenda nkabona nta kigenda nkawugenda nkabona njye kazi kanjye n'ubwubatsi ko nta kazi ndi kubona ubundi ndi kuhakora iki mu by'ukuri wataha wari n'akazi k'abantu nari mfite n'ubundi kumva ngenda mu Rwanda nari mfite akazi k'abantu n'ubundi bamwe na bamwe twakoranaga harimo abagiye baparika harimo abagiye nyine bambwira ati amafaranga ashiriye aha uzaza dukore nkabona biratinze ngahita ngenda avuga ngo ubu ngeze sinshobora gusanga wenda ya maproje yabo bageze igihe cyo kuyasubukura nkaba nakongera ngakorera iwacu ko nari maze kubaka izina rikomeye avuga nti turagiye rwose twatashye
abasore nababwira nti tugerageze dushaka amafaranga, mfite makeya namwe mushakisha ukuntu tubona amafaranga dutahe. Famiye zabo kuko baranzi n'abahungu banjye nakoranye nabo igihe kirekire, bari bazi ko nabarwanyeho mu bishoboka byose, baza amakuba twaciyemo, baravuze ati aho ngaho muri aho kugira muhasiga ubuzima reka tubafashe mutahe. Bohereza agateke murataha, Twishyura Rwandair tayari tugaruka mu Rwanda. mwagarukanye agahinda Kenshi nta nubwo naga numva ko nzagaruka mu Rwanda, kuko bose baravugaga ati mana nuramuka udukoreye igitangaza tukibona i Kigali, kongera tukabona tugeze i Kigali, umuntu wakongera kuhadukura kireka ari marayika utujyanye mu ijuru, naho ubundi ntibyakunda. Kuko nanjye nageze i Kanombe ndapfukama nshima Imana, zamura amaboko nshima Imana, nongera kuko iyo ugeze mu Rwanda wongera ukumva umuyaga basi, nongera numva amahumbezi y'i Kigali, nibaza ahantu mvuye hari mu muriro hakaga, ntaryamaga nararaga mpagaze, ndavuga nti Imana ushimwe rwose, naho nahera kuri zero ariko nibura nagarutse mu gihugu cyanjye, mbonye ko igihugu cyanjye gitandukanye n'ibindi byose, kuko uburyo u Rwanda ruyobowemo ni uburyo bwiza, uburyo u Rwanda umuturage ahabwa agaciro. Hariya nta muntu, umuntu arakugonga akakubwira ngo parida kikomeza bikaba birarangiye. Wageze mu Rwanda ubu ufitiye inyubako uriho? Nageze mu Rwanda mbanza kumara igihe gitoya, urumva nk'umuntu wari uhageze wiyondora, ukuntu nari imeze. Urabona ndi kugarukamo maze nari mfite ibiro nka 40, bike cyane, nsa nabi, nta umusatsi ari wose, kogosha n'urwembe hariya mu mujyi. Abakwaferi babogoshesha urwembe? Urwembe bakoresha rwose, kuko nanjye banshyizeho urwembe, ibihara biranyuzura umutwe wose wuzuramo bya bintuza. Avuga nti sinzongera kwiyogoshesha, ningira umugisha nkagira mu Rwanda nzongera njye ku mashini banyogoshe neza. Numva naje nsa nabi, ndaza ntuzamo gake, ariko abavandimwe bamenya ko naje, baransura bamwe na bamwe, ubwo n'abataransuye nuko n'imirangi yari itarasubiraho, ubu bagenda bansura, ndatuza nk'umuntu rero wari umutekinisiye i Kigali usanzwe wubakisha amazu, nta gihe byatwaye ntabonye akazi. Banza kubona inzu nakoze y'umuvandimwe iri ahantu yitwa i Nyakariro, ndamushimira cyane kuko ari mu bantu ba mbere bahise bampa akazi nkihagera. Yitwa Ramazani, ndamushimira byumve, kurumva nari nkeneye amafaranga, ahita aguha udufaranga, ahita ampa akazi, mukorera iyo nzu yiwe, mpita mpura n'undi muvandimwe nawe bakunda kwita Oziri, nawe aramfasha none nkigira mu Rwanda, arambwira ati ariko hari ahantu ufite ikiraka mu Bugesera hano hafi bahita Kuninda, wakabaye uza ukayinkorera iyo nzu kubera ko mfite izindi ndi gukora muri Kongo. Urumva nawe ndagenda ndayimukorera, iri Kuninda gutya hafi hariya y'icyapa uzamutse hejuru, turayirangiza. Ndaza nyine ntago namaze igihe kirekire, ko yahise abona n'akandi kazi ariko ko gukora amafinishingi mu nzu yose. Arampamagara nkajyaho nyine ndabimufasha, mpita mbona akandi kazi ku Gishushu nanone, k'iyo etaje uri kubaka. Yes, ko gukora iyo etaje ifite umuntu wakoze structure yayo, twe baduhayemo gukoramo imbere. Urumva ubuzima bwabaye bwiza, ubuzima burongera buragaruka, ni inzu nini, ni ukuvuga ngo abantu baguhaye amakuru barakubeshye igihumbi ku ijana? Barambeshye, barakubeshye byonyine. Amafaranga ari gutega indege muri 10 niyo mu bantu 20 ntimwari kuyamara kuri kijana mwatakaje mu nzira. Iyo ntega indege ubundi, kuko urumva ngewe njya kugenda itike yari amadolari 712, kuko narabibajije bambwira amadolari 712, navuga ati wapi, aha ngaho byonyine wayatanze handi kuri bya biso bya bipeti, aho yatanze ahantu byambaye usa bifite imbuni. Ndavuga ati bizatwara make. Nuko reka dusoreze kuri aka kantu, isomo rikomeye wahakuye kuva mu kwa mbere kugeza mu amezi angahe mu nzira, isomo rikomeye wahigiye wasangiza Abanyarwanda? Isomo rikomeye nahigiye, rikomeye cyane, nahigiye kunyurwa n'ukuri, kunyurwa n'uko umeze. Mbese ntube wa muntu ufata ngo usambire byinshi, kuko nanjye icyambayeho nuko nasambiye byinshi. Numvishe kuko ndi mu Rwanda bitanyuze, mbese ndamutse mvuye mu Rwanda nkajya ahandi aribwo nakisumbura kurushaho. Rero nize kunyurwa n'uko ndi kandi ngashimishwa n'ibyo mfite.
icyo kintu narakize cyane, nanabwira abandi bantu gukunda igihugu cyabo. Dufite zahabu nuko tutabizi ko u Rwanda ruraryoshye ku buryo ngewe niyo ndyamye mbirota mvuga ngo ese koko wenda sinageze ahantu henshi muri Afurika ko nagiye henshi wenda aho naho nakubwiye, ariko nkibaza hari ikindi gihugu kimeze nk'u Rwanda ubundi muri Afurika, i Burayi ho simazi sindahagera. Hari ikindi gihugu kimeze neza, kiyobowe neza, gifite abaturage bameze neza nk'u Rwanda. Ibintu byoroshye, twaratakaga ngo ibintu birahenze, nuko nihuse. Benshi baravuga ngo ama essence arahenze, ntibabizi. Handi essence zirahenze cyane. Hari biravuga ngo kandi bayicukura, ngo barayicukura, ariko peteroli litiro igura 4. Ntabwo wabyumva. Njye nagendaga mbaza akantu ku kandi kugira ngo kompare n'igihugu cyane. Nasanze byinshi iwacu biri hasi, mbese iwacu ni heza. Banyarwanda sinzi. Reka dusoze, ntimuzongere guhabwa amakuru ya fake cyangwa y'ibihuha cyangwa y'ibinyoma ngo muyagendereho. Ibyo byabaye kuri Gasana n'umuryango barajya kugeragereza muri Central Africa, ako byabagendekeye mwabyumvise. Nubona umunyarwanda mugenzi wawe uhirahira avuga ati hari umuntu wampaye amakuru y'ibiki, umwohereze iri kumubwira uti basi banza iki kiganiro umenye ibizakubaho. Ni filime mbara nkuru nyine bizakubaho. Ubundi witwararika, ufata umwanzuro bitekerejeho neza, ushobora kugera mu nzira ukahapfira. Gasana wakoze cyane kandi Nyagasana kugirire neza. Abafite akazi muzakamurangire, ni umwenjeniyeri wa nyawe kandi ukora ibintu byiza. Hari amazu nzi wakozeho kandi meza. Ndaza gutanga contact yawe, n'ubundi ntabwo uri buhabura abakiriya, gusa uraza kuhabona abantu bakubaza amakuru cyane. Kuko niba kuko tubwiza ukuri, koko ntabwo najya nkabona amafaranga. Umunyarwanda ashaka kugira ngo yigerere y'ubundi. Aho urumva hari n'ubu naraje, hari abo bagiye bambaza ariko se ko numva uri kuduca intege kandi nari mfite gahunda yo kujyayo. Avuga ni singuciye intege, amahirwe yanjye siyo yawe, ariko ibyo wibwira umenye ko bishobora gutandukana n'ibyo uzabona kuri tele. Mboneraho kubabwira nti jya ubanza urebe neza ese umuntu uguhamagaye nguze uwo muntu koko agufitiye akazi ka nyako. Nuhaguruka ugiye gushakisha, wanashakisha hano iwacu kandi bigakunda cyane. Twebwe akazi dukora nkanjye w'umwubatsi cyane keza mu Rwanda. U Rwanda ruri kubakwa cyane, rurimo ruratera imbere. Amazu menshi tugenda dukora, rero nubatse mu Bugesera kwa bashuti, hari na mushuti wawe nigeze nkorera inzu. Tugeraho dusa n'abahagaze, ndashaka kuza kumuvugisha mubaze niba urumva yahuye n'ikibazo mu by'ukuri, inzu ntiyayirangiza kandi nabonaga afite umuhati wo kuba yayirangiza. Rero nawe gusa ahubwo naje gutungurwa, sinzi niba nagira icyo nkubazaho. Kuko ari kuyigurisha se? Muri ujya muri Central Africa ntugereyo. Ahubwo naje. Kuko niwe watsinze y'agafaranga. None uzatubwa nuko ari kuyigurisha. Narabibonye ngira amatsiko yo kumubaza. Ngira amatsiko yo kubaza se. Ariko nyine urumva njya kugenda nagiye dusa nkaho tutayirangije bitewe n'ubushobozi. Twarakoraga twakoranye neza. Nahitangiye hasi, amubwira nti inzu reka tuyikore, irakomeye buriya nyubako yiwe. Ko hasi twashyizemo ibyuma binini, dukora footing nini cyane. Amubwira nti turamutse dukoze footing zingana gutya inzu yabikomeye kurushaho, ariko biraterwa yes. Buriya nubwo ifite nive ebyiri hejuru, ubishatse wazigira 4 n'eshanu zajyaho bitewe nuko twakoze hasi muri structure yayo muri footing. Amubaza se gutya turi kwikora ntacyo bigutwaye, ufite gahunda yo kuzakomeza ukayigeza hejuru? Arambwira ati uko Imana izagiye igenda ishoboza nzajya nkomeza ngenda nongeraho. Ati gusa ubu teganye ko tuzashyiraho ziri ebyiri, tuzagenda twongeraho nyuma. Twakongeraho nyuma. Uvuga ni niba ari uko rero biteganya, hasi hari uburyo dutegura inzu ijyaho nyinshi n'inzu ijyaho nkeya, bikaba ari byo umuntu arapanga n'Imana igapanga. Ni kuriya byagenze. Ahubwo nyuma ntungurwa no kubona uri kuvuga ngo arayigurisha, gusangira amatsiko yo kumubaza nti se n'umukiriya ari mu nzira wo kuza kuyigura. Reka dusoreza. Oya reka nkubaze kuranye mbifitiye amatsiko yo kurumva. Aba yari umukiriya uzaza kuyigura, urumva nibwo nkiza nge nk'umuntu wayitangiye ndayizi neza, n'igishushanyo buranda cyagifite cyayo. Hari uburyo namufashamo tukaba twayikora tukayirangiza.
kereka niba wenda Gafaranga hari uburyo yashatse kuyimodifiya, ariko nzi neza ko igishushanyo cyayo cyari kiryoshye n'ubu kindi mu mutwe rero. Uwo mukiriya naboneka uzavugana na nyiri guhabwa ibiceri nabibona. Yabaguze inzu nziza, yabaguze inzu nziza ikomeye imeze neza, nubwo nyine umuvandimwe hagiye kujya ahuye n'utubazo ntiyayirangiza, ariko nyine nzi ko twakoranye neza, yabonaga amafaranga, yashyizeho amafaranga buriya nyine, ahubwo naho arihambira. None arayitanze. Ni nk'urupfu wa muntu. Arayitanze buriya Gasana, reka dusoze. Turaza gutanga contact ye ku bakeneye kumusobanuza, nabo arafata umwanya basobanurire. Ku bakeneye kumuha akazi nababwira ikintu, umufundi mwiza, umwenjeniyeri mwiza kabisa, uzagukorera ibintu ukishima. Wakoze Nyagasani akugirire neza. Namwe murakoze cyane.